Voice FM. Ndaje tubigarukeho. Reka tubanze dusome itangazo. Tariki ya 31 Nyakanga 2026 umutwe w'itangazo wagira ngo ni itangazo rusange. Ibirango biriho ni ibya FDA. Turabasuje bari inyatara. Itangazo bavuga ngo ibyemezo kwitumizwa mu mahanga bya alcohol, ethanol na nitro spirit muri blanket hashingiye ku itegeko nimero 003 akarongo 2018 ryo ku itariki 9 z'ukwa kabiri mu 2018 rishyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDA, rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yacyo cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9 agaka ka kabiri. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage, Rwanda FDA iramenyesha abakora ibicuruzwa, abatumiza mu mahanga, abadandaza, n'abaturage muri rusange ibi bikurikira. Icyambere, impushya zose zo gutumiza mu mahanga alcohol yitwa ethanol ndetse na nitro spirit zatanzwe na Rwanda FDA zirahagaritswe kandi zivanyweho guhera ubu. Aka kabiri, ubusabe bwose bwagejejwe kuri Rwanda FDA bwo gutumiza mu mahanga alcohol ya ethanol ndetse na nitro spirit burahagaritswe kugeza igihe hazatangarizwa andi mabwiriza. Rwanda FDA irabamenyesha, irabashimira ubufatanye muyigaragariza. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwakira inkuru nziza, mwakira ijambo ry'Imana. Koko iri jambo ry'Imana ryakiranye ubwuzu n'umutima ukeye. Hadaciye gatoya rero nkomereze tuvireyo rimwe. Ijambo ryari rikenewe cyane. Hadaciyeho igihe kinini ibyo bibaye ku munsi w'ejo, umve ko iryo tangazo ryasohotse ku itariki ya 31. Ku munsi w'ejo rero tujya tubona hasohotse irindi tangazo riri mu Cyongereza rihagarika companies, ibigo, inganda zikora inzoga hifashishijwe inzoga ziri alcoholic, zisembuye, zose zishinjwa cyangwa se bigahuzwa n'uko zakoreshaga ethanol cyangwa nitro spirit mu binyobwa byabo. Uyu munsi tuvugana inganda 8 ntabwo zemerewe gukora igikorwa icyo ari cyo cyose. Uruganda rwa mbere ni Ingufu Gin Limited ku Ruyenzi, NBG Limited, NBG iri ku Gisozi, Skydrop Industries Limited, ya ntago nzahire, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Root Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company iri hano hafi Kayonza, Zungru Industrial Reliability Company. Hano nabonyemo amazina ndaza kuyagarukaho. Hanyuma rero ndahera kuri Kirimeni. Inyuma yo kubona iri tangazo n'uburyo twari tumaze iminsi tubona ibyitwa inzoga za Kinyarwanda ziri guhigishwa uruhindu. Ko nawe urakavye ngo uruhindu mwa? Yego. Mpamvu byita uruhindu nuko iyo byageze aho umuturage bijisho rya mugenzi we. Reye doro turuhi. Buriya leta yabivuyemo. Tubona inzoga zicitse mu tubari, zicika mu birori, ahantu hose. Wongeraho ngo abaturage batangira kwiyaranja. Mu kwiyaranja bahuramo n'akaga, noneho birabica. Twavugaga tuti nibura ubwo badusabye inzoga zipfundikiye kandi zuje ubuziranenge,
reka abaturage turaba turi kurira hehe ku cyuma kuri ibi byuma bakakubuza ikigage ukajya ukegura icyuma ariko twe twabivuze twe twabivuze tuvuga uburyo urwagwa rugiye kuvaho ibyuma bigakomeza bikica abantu. Yego. Hadaciye n'ukwezi rero tubivuze cyangwa se tubitanzeho igitekerezo cyangwa se tubiganiriyeho n'abaduteze amatwi bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Rwanda FDA ahagaritse izi nganda zikora ibyuma mu Rwanda. Ni inganda zigera ku 8 ariko ibyuma byahagaritswe ni ibyuma 48. N'amoko n'amoko y'ibyuma 48. N'amoko y'inzoga. N'amoko y'inzoga nyine ko z'ibyuma nako kongerewe. Byongeraho rega n'ibyo zina byo byo ntago mbizi. Hano batumva ka mitsingi ka turbo ka mutsigi. Urumva ka musteri ngo kajya oya ntago ari byo tuvuga. Kondoro kavugo karashye ndimi. Iki cyemezo rero ngo cyafashwe mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage no gukomeza kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa biri ku isoko. Urumva? Iki kigo cya Rwanda FDA cyategetse ko ibicuruzwa byose byakure muri izo nganda bihita bikurwa ku isoko. Uri kubyumva bihita bikurwa ku isoko. Ndetse gisaba abakora ibyo bicuruzwa gutangira gahunda yo kubikura. Ndagira ngo umucuruzi urimo kutwumva nimba bifite muri comptoir. Mukanya turashe. Ikibazo arabishyira he arabimena. Aha niho rero umuzi w'ukurubera umuzi. Biragenda gute? Urumva? Turacyari muri introduction. Patrick, abakwirakwiza cyangwa se abakwirakwiza n'abacuruzi basabwe guhagarika ako kanya kugurisha. Kugira gute? Ako kanya kugurisha ibicuruzwa byavuzwe ndetse no gusubiza ibisigaye ku babibahaye cyangwa ku babikoze. Ni ukuvuga ngo nakubwiraga ntibimanure ubipakire mu makarito ubisubize aho biranguye. Ariko baramusubiza amafaranga. Yego. Ntacyo bitwaye. None zarabibahera ubuntu kandi afite facture. Ntacyo bitwaye. Niyo yaba ntayafite yavuga ati ndundi inzoga zawe rimba ntaraziguze zageze wanjye zite. Warantwereye. Hanyuma batararanguriye ku ruganda arazisubizaho bazi kandi umva kuno bavuga ngo abakwirakwiza les distributeurs urumva ko aho ntago ari kuba ku ruganda abo twita bahurusera abakwirakwiza ndetse n'abacuruzi basabwe guhagarika ku kanya kugurisha ibyo bicuruzwa no gusubiza ibyasigaye ku babibahaye cyangwa ku babikoze. Ubwo ni amakampani. Ahangaha rero uko bikose ubuzima bw'umunyarwanda burakomeye. Niba hari abantu banyweye aya mayoga akabagiraho ingaruka, izi nzoga zikabagiraho ingaruka, nari nishi ikinyarwanda none Patrick sinari kumukira bikagira ingaruka ku baturage. Umwanzuro nk'uyu nguyu FDA yafashe ndawushyigikiye. Uri kubyumva? Ariko uburyo bije gutya giturumbuka bita byitura hasi nishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro rititaye ku bihombo by'abantu. Ndatanga urugero. Izi nganda zahawe uburenganzira n'uruhushya na FDA. Babaha uburenganzira bwo gukora. Baragenda bashora amamiliyoni n'amamiliyoni bashinga inganda zabo barakora. Birashoboka wenda ko babasuye bagasanga ibyo bakora bitujuje ubuziranenge. Gusa ntago nigeze mbona aho byagiye bitangazwa ko izo nganda bagiye kuzisura bagasanga zitujuje ubuziranenge kubura nibanga ryabo ry'akazi buri barabikoze uko biri kose. Babaye batarabikoze bakabikora gutya byarakozwe. Niyo yareka nk'umwe munyinge byarakozwe. Noneho basanze inganda zifite ibibazo by'uko ibyo bakora bitujuje ubuziranenge. Barangije baravuga ngo ababiranguye mwese mu bisubize ntihagire umuntu wongera kubicuruza. Uri kumva ikibazo cy'abaranguye? Uwaranguye agiye kugira ingaruka zijyanye muri business, yagiye kuzamo ingaruka ndetse n'ibihombo. Kandi umva ari buze kuzisubizayo. Ari buze kuzisubiza ku ruganda bakamusubiza amafaranga ye. Ariko ibyo wabyihorewa. Ahubwo muraza kudufasha gutandukanya metanoro
n'icyitwa etanol kuko ni ukuvuga ngo oya aho bishingiye ndashaka kubanza kukubwira yuko iki cyemezo kigiye gutera bamwe ibihombo kandi bakagira ibihombo nta ruhare bagize mu ikorwa rya bino bintu. ubwo bivuze ngo kusubiza ntabwo byemewe. Umucuruzi waranguye uko byagenda kose iyo ndazisubiza ari mu bihombo, amafaranga aramanuka. Nese biragenda bite? Ubu urambwira ko bagiye kugenda bakajyara ku ingufu y'indara ku Ruyenzi. Ibintu byitwa marikeri yose yabira bicupa byose biri mu Rwanda. Abacuruzi bose bakajyara ku Ruyenzi. Abacuruzi bose babifite mu Rwanda hose. Uhereye cyangwa ukagera Nyagatare ka Gitumba, ugahera Rubavu kuri Petite Barriere na Grande Barriere, ukamanuka ukagera ku Rusumo hariya muri Kirehe, buri duka ryose na butike yose arimo icyuma biriya byuma bigenda. Ngaho reka dushyire ku munzani kere. Reka dushyire ku munzani kere. Mareka dukoreshe uyu mwaka watangira tubyita ibyuma. Reka twe kubyita ibyuma, tubyita inzoga. Inzoga z'inkorano. Yagize igitekerezo cyane. Yego. Noneho baravuze ngo buri muntu wese abisubiza ahantu yabikuye. Bivuze ngo uwaranguye ikarita imwe akayirangura kuri stock runaka kuri nuza kuri Liquor Store, agiye guterura ya karita imwe ayijyane kuri Liquor Store. Nayigeza kuri Liquor Store, uwo kuri Liquor Store narabipakira imodoka byose bijyane ku ruganda. Tugiye kubona imodoka mu imihanda yose ikwiyemo amakamyo ari kuzana ibyo bicuruzwa ku ruganda kuko nta handi biri bujye. Nta handi hantu biri bujye. Iki kintu kirashoboka. Barabizana. Ese niba bizana ninde urengera icyo gihombo? Kuko bano bacuruzi urabona ko nta ruhare bigeze bagira mu ikorwa. Bakoze amakosa. Uruganda rwo rwakoze. Tunasobanurira abantu ko ntago byoroshye. Iyo operasiyo irakomeye. Kuva uyu mwaka watangira amezi 6 ya mbere y'umwaka, abantu 50 nibo bamaze gutangazwa ko biswe n'izi nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Abantu 50, hanyuma abandi 100 barahumye, bagize indwara y'ubuhumyi budakira kubera izo nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Izi nzoga zujuje ubuziranenge ntago ari inkorano. Okay. Ubundi Patri wasesenguye neza izi nzoga zikuye ku isoko kubera iki? Nuko zisindisha, ziteza abaturage ubusinzi cyangwa zirimo ikibazo cy'ubuziranenge? Ngewe mu mboni zanjye ndabibonamo uburyo bubiri. Ndabanza kwishyira mu mwanya w'umuyobozi uyoboye igihugu gifite abaturage. Sibyo? Umuyobozi uri mu nshingano zo kureberera abaturage ubuzima bwabo bwa buri munsi. Bose muri rusange sitenga uyu n'umucuruzi uyu n'umuguzi. Bose basabwa bagomba kubaho kandi neza. Yego. Ariko bamwe muri bo abantu batarenze 8 bafite business, bari gukora business yangiza ibihumbi by'abasigaye. Urwo byumva? Nk'umuyobozi ntago naterwa ipfunwe n'urufata icyemezo nk'iki ngiki. Kubera ko ndi kurengera ubuzima bw'abandi banyarwanda basigaye. Ntabwo igihugu cyubakiye ku bantu 8 cyangwa se kuri kampani 8. Sibyo? Nanone nk'umuyobozi ngarukira abaturage. Kuri abaturage benshi harakurikiraho iki gituma barubashe kubona icyo kunywa. Baranywa iki? Ndahiye izina ry'Imana yo mu ijuru. Ntabwo Bralirwa na Skol bafite ubushobozi bwo guhaza miliyoni 14 z'amanyarwanda icyo kunywa kibakwiriye. Ariko nawe ntabwo abanyarwanda bakwiye gupfa bari kunywa ibintu bitujuje ubuziranenge. Nubwo mbujije kubivuga ariko niko bimeze. No kuvuga ngo izi nzoga basanze arimo ikinyabutabire cya metanol. Iyi metanol ikaba ifite uruhare runini mu kwangiza ubuzima bw'umuntu. Ni metanol na etanol. Ubwo muraza kumfasha kubisobanura neza, ariko bambwira ko metanol ari ikinyabutabire gishobora kuba cyahitana ubuzima bw'umuntu. Ngo ni alcohol ngo yica ndetse kandi ikaba ifite ubukana bwinshi, bifatwa nk'uburozi ku buryo umuntu yayinyweye ishobora kuba yamugeraho ingaruka. Habaye ikirero, habaye kugenzura izi nganda nyuma yo guhabwa ibyangombwa ngo barebe uburyo zikora. Mu kugenzura izi nganda zose twatangiye tuvuga, basanze bafite ubundi buryo iyo hamaze gukorwa iryo genzura bo bazana ibinyabutabire bikongerwa muri izi nzoga. Niyo mpamvu bavuze ko zitujuje ubuziranenge. Akaba nabyo bigira ingaruka ku baturage. Baje no gutanga imibare bavuga ko ari abantu 50, abandi bagera kuri 500. Abandi bagera kuri 500 bahuye n'uburwayi buturutse ku kunywa izo nzoga
turi kuvuga hari amakuru ufite urahita ukomeza. Yego. Hari amakuru mfite ajyanye n'ibi bintu bijyanye n'abaturage bapfuye, abandi bakajya mu bitaro, abandi bakagira ingaruka ku byababayeho bitewe n'ibyo banyoye. Amakuru twari dufite muri no minsi ishize, izi nzoga za marikeri ntago zarimo. Twari dufite amakuru y'ibintu byitwa urwagwa n'ibintu by'ibigage hano muri za Kirehe urabyibutse. Yego. No mu bindi bice bitandukanye ikibazo cyatugwaga urutoki ni ibintu by'ibiyoga bikoze bari 40 ku rwagwa n'ibyo ngibyo bari 40 ibintu bijyanye no kwanga abantu ngo bararembye bajya mu bitaro kubera aya marikeri. No kuri kw'Imana uretse wenda nk'abangaye bagendaga ngo babategeye ngo ntegera nkimare akakimara kimunangura, ariko urupfu rwa benshi ruri amase, urupfu rwa benshi bikozwe n'ibi binyobwa. Ibi by'amarikeri ntago birimo. Amatangazo dufite nk'abanyamakuru twanandukuwe n'ushaka gucukumbure, urasanga ibyagize ingaruka nyinshi ku baturage ari zino nzoga zitwa inzoga z'inkorano bakoraga basanisha n'urwagwa cyangwa se n'ikigage. Clement, muri business habamo kurinda izina ry'igicuruzwa cyawe. Uragira ngo umuntu ufite urwo ruganda atangaze ko inzoga yisha abantu? Urabizi neza ko muganga kimara kumenya ko iyo nzoga yisha umuntu, bakabitanga muri report kuri RIB cyangwa se n'ahandi, batari ko umuntu yazize ubwoko bw'inzoga bwitwa gutya, yazize ethanol iri muri iyo nzoga. Uzi ikintu giba? Ntago RIB cyangwa urundi rwego rubitangaza rutarahamagara nyiri uruganda. Uzi ibiganiro se aganira n'umuhamagaye? Kubera yuko nzi neza ko amakuru kesha aba yatanga. Ariko hari uko byakwiye kuba bimeze. Ariko ngo bibiba ibiganiro ntago babimenya, ariko hari uko byakwiye kuba bimeze. Niba hamagawe n'urwego rushinzwe kurebera inyungu z'umuturage, urwo rwego rugahamagara nyiri urwo ruganda, uko biri kose mu biganiro ari buze kuganira, ari buze kuzamo inyungu z'umuturage. Ariko kukimwigira abana, reka mbaho urugero rworoshye. Ubundi niko byagakwiye. Hari imodoka mu Rwanda itari muri company yitwara abantu, zino zitwara abagenzi. Hari ikora itari muri company nta nimwe, kuko izo twita ngo zitari muri express runaka ziri muri RFTC. Nta nimwe mu Rwanda ikora itari muri company. Tubaye abanyakuri, muri buka impanuka yabereye i Rulindo iki bisi, nyereka ahantu bavuze iriya company mu mazina bayivuga ya bisi yamanutse tukagera se mu gishanga yamaze abantu. Ni iyihe company? Uretse kumva bavuga ngo imodoka yakoze impanuka, twebwe ibirango twarabibonye, babonye amafoto n'amashusho, ibirango turabizi, ariko kuki iyo company tigeze ivuga? None zubundi company ziratangazwa. Impanuka yabereye noza Karongi ejo bundi batangaje company. Reba urazibona. Andika bonga impanuka yakozwe n'imodoka bareta bakubwira ngo ya Virunga Express. Bavuze imodoka ya se, ariko ntago bavuze ubwoko bw'imodoka, ntago bavuze company. Impanuka yabereye Karongi kagoma abantu ni 11 yari iyo ni RFTC mane na amahiyasi yari muri RFTC. Tumenya ko ari RFTC. Noneho fata ibi bisi gikoze impanuka ariko nta nyiracyo se bwo urumva bishoboka. N'ibindi rero nuko niba umuntu ushobora, ariko se bisi wewe uretse gato ndashaka ko bisi yakoze impanuka se wayibonye? Narayibonye. None se ariko se umuntu uri ingoma arayizi? Wenda yarayibonye. Uretse uyibonye ku mafoto, wabyumvise kuri radio. Ariko buriya rero ushaka kuyimenya yayimenya. Wayimenya ariko kuki agomba gushaka kujya kuyimenya, kuki atayimenye, kuki atayimenyeshwa atabanje kujya kubishaka. Ese ikibazo ni ubwoko bwa bisi yakoze impanuka ntahiri cyangwa ni abantu baguye muri iyo mpanuka? No, ndashaka kukumvisha ko abakire urumva hari uburyo baganira n'inzego, bagira uko baganira mvugo ya gikire muri 2015. Honorable Bamporiki Edouard ibi bintu yarabivuze. Ibi byo guciza inzoga, yego yarabivuze. N'ijwi hano turarifite rwose, turaza kurikina abaturage baryumva. Yarabivuze. Kuki yabivuze icyo gihe 2015 haci imyaka 11. Ubu ngubu akarugo birimo gukora imyaka 11 ya kandi yabivugiye imbere ya His Excellence mu mushyikirano. Icyo gihe bya Sudwini yagoraga 200. Urumva?
imbere ya his excellence. wahoze umbaza ngo uducupa twa plastique utwo twaguraga yo ngayo twabaga turi muri plastique ka Suruduwiri. yego Twari turimo inzoga yitwaga African Gin. Nabyibutse po. none ko izo mpungenge izi mpungenge bamuriki yari afite si bamuriki wenyine, Ntabwo ari we wenyine. natwe twese twarabibonaga n'abitangazamakuru byayibonaga n'abayobozi barabibonaga. Haciye imyaka 11 nibwo iki kintu kivuzweho gifashweho n'umwanzuro. Yego, habaye kugira ngo hagati aho aba banyenganda bari barisubiye babikora neza bikabyongeye kubyuka. umuntu ufite ubushobozi bwo gushinga uruganda rwa miliyoni 600, sibyo? Ntabwo waza kumuganiriza uhembwa 85. Muri make byari byaratinze. Muri kwibaza impamvu byatinze. Ndabaza ngo muri iyi myaka 10 wenda katubari 9. Oya tubonye ko ari imyaka 11 ishize bamuri cyo bivuze niwe twirefeyeho, ariko nabandi reka twirefera aho ngaho. Muri iyi myaka 10 ishize bamuri cyo bivuga baragenzuraga bagasanga ibi binyobwa ni bitagatifu ni byiza nta kivanzemo. Icyo kintu kikaba kigiyemo uyu mwaka kebwa bahita banafata umwanzuro bafunga bene aka ibintu kubyumva biroroshye, cyangwa no wino myaka ishize n'undi byarimo ariko ntibivuga. Ibintu kubyumva biroroshye. Nta muntu upfira kwa muganga, nta muntu ujya kwa muganga raporo ye itagaragara n'icyo yazize nuko byagenze. Nayo mpamvu n'uwiyahuye tubizi ko yiyahuye bamujyana kumusuzuma. Kandi tubizi yiyahuye. N'uwo batemeye mu muhanda abantu wageside kubise baragenda bajya kumusuzuma ngo yishwe warebe uko icyamwishe, kandi icyamwishe ari moto yize. Ariko buriya ari gihe moto atari imwica akicwa n'umutima. Moto ikakubita agatima kagahoyera ariko akagira blood pressure. Okay. Sibyo? So abo bantu kwa muganga batanga izo reports. Ntabwo izo reports ziza mu baturage, ntabwo baziduha twebwe, ntabwo turi urwego, ntabwo tuzimenya, ariko zijya muri za ministeri, zijya ahantu hose. Izo reports ikirimo guhitana abantu bari ziragenda mu nzego. Izo nzego nizo zongera zikajya gukora iki, nazo zigira handi zitanga reports. Nyamara ariko abaturage bacu bari kwicwa na ethanol. Iyi ethanol abaturage barimo kuzira ni iyi ngiyi twiyogosheshamo mu masaro bakadusigiramo, cyangwa hari handi zikorerwa mu nganda bakajya gusuzuma izo nganda. Umukiri bakimubwira bati ejo tuzaza kukureba, iyo nimero umubwenge ejo tuzaza kukureba, urumva ahita yihamagaza iyindi nimero. Gute ni karibu ni kanaka, yego muzashyira sangahe, mugasanga protokole amazi gahunda zose ziratunganyije, ibintu birasa neza, abakozi bose bambaye ga, ibintu byose biraryoshye. Inzego ziraza n'inzego ziraza n'utu envelope twateguwe. Yego uyu munsi baradusura. Uragira ngo tubivuge bashananishije. Uyu munsi baradusura. Ahantu twigize kujya gusura ikigo kandi twe twagiye nk'itsinda ry'abanyamakuru. Muri urwo ruganda nezeranyemo n'umwana w'umukobwa wakoragamo. Noneho ndamwandikira ndambwira nti ejo tuzahagera ku ruganda rwanyu, uzakora nzagusuhuze bisanzwe kuko n'umwana wo muri quartier. Twageze ku ruganda dusanga ibintu byose biri ku rwego uruganda rw'i Burayi. Amazi y'abakozi, amata, uruganda ruha abakozi amata. Gahunda yo kubasura sesiyeri no kwakira abashyitsi, ariko n'umuco mwiza. Rero ibyo ngibyo ntabwo byari bitugenewe. Byari bigenewe abakozi. Icyo ngo nicyo cyabaye. Byari bigenewe abakozi. Noneho umwana w'umukobwa urumva ndangije ndagenda muganda amusanga aho yari ari gukorera, ndamusuhuza turaganira, ariko umuhinde nyiri uruganda yatubonye. Uzi icyabaye? Uriya munyamakuru amubwiraga iki? Umwana ati turaziranye twariganye. Mwaganiraga iki nyine? Wenda muraziranye mwariganye, ariko mwaganiriye iki? Ni iki mwavuganye? Ngewe nasohotse mu ruganda mfite envelope yanjye kugira ngo amenye ugenda uyijyanye. Envelope yanjye nasohotse ngo nyifite kugira ngo amenye amakuru agiye nayahe asohotse mu ruganda nayahe. Ibyo bintu byakozwe noneho bikozwe n'itsinda ry'abanyamakuru twe twibereye mu kazi. Utekereza iki iyo bavuze bati ni RIB ribuze, ni Rwanda FDA ribuze? Abantu uteye mu giti. Ariko ngize ikibazo nibaza ebyiri, mumbore mumfashe twubyumva neza. Rwanda FDA yari isanzwe izi ko ethanol ari uburozi.
iranabizi ko ethanol ikoreshwa mu nzoga. ahubwo kuko urumva ibyabutabire ni bibiri, hari metanol methanol na spirit na natural spirit. metanol niyo nibwo burozi, nibwo burozi bwica. Hanyuma hakaza na ethanol nakara kantu ka spirit uravuze kitwa n'utwo tuntu kandi tuze kudutandukanya. Natural spirit kuvuga ngo izi nzoga zirimo ibyiciro. reka ya maproduit chimique siko bayita. Yego, reka iyo nabyita ngo icyaryo bwo reka ibingibi bikoreshwa kugira ngo izi nzoga zibe zangiza ubuzima bw'abantu. Yego, abantu muri FDA baba ari inzobere mu bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa. Yego, akaba ino bagenzura ibintu bigiye kwinjira bikoreshwa mu biribwa n'ibinyobwa niba byujuje ubuziranenge. Uri kubyumva? Bakimara kubona ko izi za metanol ziri kwinjira zinjizwa n'abanyenganda bagiye gukoramo ziriya nzoga abanyene abantu bakunze kwita ibyuma, bakaba bazi neza ko mu busanzwe aya maproduit yangiza ubuzima bw'abantu. Ayo maproduit akaza akinjizwa mu nganda agakorwamo zino nzoga, inzoga zigahabwa abaturage bubwo bazi neza ko ibyo bintu bari gukoresha byangiza ubuzima bw'abantu ntago yemenye uyu munsi. Tukaba tumaze imyaka irenga 10 inganda zaba z'amarikeri zitangiye mu Rwanda. Tukaba tumaze imyaka ingana gutya ibyo bazi neza ko ibyo bintu byangiza ubuzima bw'abantu bari barabyihoreye. Kugera ino saha abaturage bakabanza bagashira bikabanza bikabamara bazi neza ko byangiza ubuzima bw'abantu, uyu munsi bakabivuga kino myaka ingana gutyo. Abo bantu byagizeho ingaruka Rwanda FDA nta ruhari ifitemo. Imyaka ishize ari 11 ariko nginda bivuze neza mu kanya gato ni kwa kugivuga ngo turaza gusura uruganda, bamara kumenya ayo makuru mbere ko baraza gusura uruganda abakoresha iza metanol n'ibya ethanol tuvuga byangiza ubuzima bw'abaturage bagashyira ku ruhande. Noneho aba muri Rwanda FDA bahagera bagasanga uruganda ibyo batanze ibyo bavuze rwose birahari. Rwanda FDA isanzwe izi neza ko zino nganda zikoresha ari ya maproduit. Ngere ko barabizi neza. Ubu ntabwo ndumva ikibazo Clement afite kuri Rwanda FDA. Ngiye ikibazo mfite niki? Zino nganda zitangira gutumiza aya maproduit yo gukoresha muri ziriya nganda zabo. Ku munsi wa mbere na mbere bavuga bati turabitumije kuko no ku macupa usanga byanditseho ayo maproduit kwanditseho ko nayo barimo. Urumva? None baradutangarije ngo ayo maproduit yangiza ubuzima bw'abantu pe. Kandi bamaze izo nganda zijya gutangira bwa mbere na mbere bababwiye ko muri izo nzoga bazakoreshamo izo za ethanol. Uri muri ivuna inganda yo zigiye gutangira gukora inkizi zikora inzoga ntago za applying muri Rwanda FDA. Zigenzurwa na Minicom, zigenzurwa na Rura, zigenzurwa n'ibindi bintu. Rwanda FDA ikizigenzura n'ubuziranenge gusa. Karabaye n'icyo kinyobwa. Sinzi impamvu utari mu kubyumva. Ntago Rwanda FDA ntayihura n'ibyo bintu iyo bizi. Ntayihura n'inganda. Uziko buriye bagiye kugenzura ubuziranenge habaho sample bagafata inzoga zitari mu binyabutabire zandi nyine zifite ubuziranenge akaba arizo bakoreraho. Hanyuma noneho nyuma bamara kugenda bo muri Rwanda FDA za nganda zasigaye kubera ko batahora buri munsi za nganda zasigaye zigatangira guproducinga ibintu bishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage. Clement umaze igihe kinini bari kuzira cyane. N'abatwumva batubwire tumaze igihe kinini muri ino ntara y'Iburasirazuba tuziko baba mu ruganda rwa Rakagin rukora Rakagin processing what Rugari processing company bakora Rakagin kandi uko bigaragara bayikora mu bitoki. Wari wahura na Daihatsu ya Rakagin ivuye kushaka ifite ibitoki kandi noneho ibi no guseka cyangwa no iyi ntara ntago ibuze ibitoki. Ninde muturage wahuye nayo? Iyo ntara ya mbere igira ibitoki byinshi mu Rwanda. Cyokora wenda icyo basabwa no kubivugurura, wenda nibamara kuvugurura bakongera bagakora bizakunda, ariko tubwizanye ukuri. Izi nganda ziri ku Ruyenzi zikura he product bakoramo iziriya nzoga? Yakubira yabyujuje ubuziranenge. Ibyo bintu rero yego Rwanda FDA iyo igiye gusura uruganda rwuzuye ruri gufunctiona, ahubwo ikibazo wakabavuga uti ni bande bemera ko izi nganda zikora? Ni bande bemera ko izi nganda zikora ziri gukoresha ibintu byangiza ubuzima bw'abantu? FDA yahagaritse ikibazo ariko ntabwo yahagaritse inganda. Ntabwo FDA yafunze inganda. Oya. Rwanda FDA yahagaritse itumizwa rya zino alcohol. Inakura ku isoko.
inakura ku isoko ibyo bintu, ariko inganda n'abakozi bagengwa na Minicom. n'abantu tuze kubyumva neza, nk'ubu nka Ingufu Gin Limited ushobora gusanga nka nyuma y'amezi 3 yongeye kugaruka ku isoko. Yego, oya na Lucky Gin zagaruka n'abaturanyi ikongera igakoresha kandi wenda ubugenzuzi ntabwo bushobora gukorwa munsi y'amezi 3, ariko amezi 3 ushobora kuvuga ati noneho bya mwatubwira twakoreshaga bya metanol na etanol twabiritse kandi noneho tuzajya bakagaragaza nyine uburyo bagiye kujya bikoramo. Ahubwo se uko zasunyibutse ubuye ubu ntabwo murimo kubona ko impamvu yikurwaho ry'ikigage n'inzago ari ukugira ngo tubone ibitoki bijya muri izi nganda. Izi nganda izi zikajya kwingurwa rwose. Erega n'ubundi soma kuri etikete zabo haba hariho ko ziriya nzoga zengwa mu bitoki. Akantu k'umuntu ikindi kajya kaburamo. Izi nzoga zahagaritswe harimo izakorwaga mu bitoki. Urugero nka Lucky Gin niyo igira yo muri Rugari Agroprocessing. Ubwo rero ndagira ngo ubwize ukuri niba rwo rwakozweho narwo ruri ibigori. Hagiye kubaho uburyo bwo kuvuga ngo noneho wa musaruro abaturage bari baravuze ngo ntago tuza aho twushyira, bati mukoresha ibitoki, mujye mu bitoki. Kimwe mu bintu navuga inti leta y'u Rwanda amashyi kudoshapo, umuturage azajya mu icyuma cyo mu bitoki rwe, icyuma cyo mu rutoki rwe. Hano hari aka close mbonye gakomeye cyane. Abakora ibyo bicuruzwa bagomba gutanga raporo yerekana uko igikorwa cyo kubikusanya cyagenze mu gitarenze iminsi 3 y'akazi. Ubwo no kuvuga ngo kuwa 4 byane bari cyo kibazo bari kwibaza ngo gusubiza zira nzoga ku nganda. Ubwo no kuvuga ngo abazikora mu bahawe iminsi 3 amasaha 72 bakaba batanze raporo yuko gukusanya ibyo ibicuruzwa byavuye ku isoko, ibyo bicuruzwa byavuye ku isoko byose bikajya yese ku nganda bikajya aho izo etanol zigomba kuba zisize. Nyuma yo kugera ku nganda bagomba guhita bakora raporo mu minsi 3 y'akazi igashyikirizwa guhera uyu munsi kugeza ku wa 3. Raporo y'uko izo nzoga zagarutse igomba kuba yabonetse, sibyo? Mukanya turitaba utazabyobereza bizakurikirwa n'ibihano. Turitaba abantu ku murongo wa telefone nabo baduha ibitekerezo, ntago ikiganiro cyacu twenyine. Ariko mutubwire mwebwe nk'abaturage, mwebwe nk'abantu mwajyaga mu konsoma cyangwa se munywa kuri ibi binyobwa, ibi mwabyakiriye muti? Murishimye, murababaye, bimeze biti? Nibyo byari bikwiye bizigiye sibyo? None se umuturage nk'ubu cyangwa byaratinze, nk'ubu umucuruzi waje wundi watumije ibyo bintu mu mahanga ko abantu bishyura mbere. Ariko rero abantu bataza kumva ko ari inzoga z'amarikeri za koyo zose kugeza ubu zitumirwa, hari izitumirwa hanze nko muri Tanzania zo ziracyahari. Inganda bafunze nizikorera mu Rwanda. Bafunze inganda zikorera mu Rwanda. Kiwingi iracyari ku isoko. Kiwingi rwose nibo na Kevant iracyari ku isoko. Nayo irahari. Ntago ribenerega ndi kubyumva. Ka Kevant ni bukemera karahari. Ndi ku ruhande rw'ibihombo. Ariko ibihombo byandi. Ariko uruhande riho rurumbi. Ninde uri buhombe? Uruhande rw'ibihombo. Ninde uri buhombe? Ubu turishuwa neza ko Kalisa waranguye akaba aranguza abandi muri karitsiye ari buze kwakira abo yaranguje inzoga yabaranguje, arazifata akajyana ku ruganda bakamusubiza amafaranga ye yuzuye uko yayatanze, kandi babahaye iminsi 3 yo kuba batanze raporo. Iyo raporo irimo iki? Ntago ari gukusanya gusa. Abaturage abari barazirangwe mwabasubije ibyabo. Kalisa nagera ku ruganda asubijeyo izo nzoga azikuye Musanze cyangwa se azikuye Kirehe azizanye ku ruganda hano ku ruganda afugwa ku ruganda ntacyo azanye ku ruganda, iyo transport ari buze gukoresha ari buze kwisubizwa cyane. Birabazwa niba wasomye neza itangazo riravuga ngo bagomba kubisubizaho babikuye. Ntago wowe ufite depo ahangaha cyangwa se boutique uri buzifate ngo zijyane ku ruganda urazishyiraho aho waziranguye, hanyuma uwaziranguye we kandi urega biva mu ruganda bikajya kuba twita abahurusera bikagera ku baritera nyuma
turebe na hanyuma turebe niracamo uwo muntu bigaruye kugira ngo uwo muntu produit bigaruye igere ku arahafata last abanyamafaranga ye none se abo ba wholesaler Eh. bajya kuzifatira cyangwa imodoka z'inganda ziraba zibazana aha none ubu none za modoka z'inganda zazibazaniye nizo ziragaruka zize gufata izihari zisubizeyo. uko ni ukuvuga ngo none se barazisubiza batabanje kumpa yanjye ntacyo oya wumva uko bimeze niba ari uko wumva wowe wumva ukuntu bimeze Clement nyir'uruganda Yego. wowe uri wholesaler Yego. ngewe ndaracuruza uri muri teyira sibyo yego nararanguye yego inzoga zanyu ndazifite ariko wazimpaye ni wowe yego sibyo yego rero izo nzoga baguhaye iminsi itatu yo kuba bamaze kuzikusanya uraza nziguhe yego mbere yuko uzikuraho uranyishyura ubu ni ukuvuga ngo izo nakuranguje urazinzanira ngo usubize amafaranga ntabwo arizo wandanguje izo mfite nusanga mfitemo agakarito kamwe uratwara kamwe usubize amafaranga y'ako gakarito kamwe ariko iki kintu cyo gusubiza amafaranga cyanditsemo none se barazitwara ntabwo ari umutungo w'abaturage aha nyine hari aho kivugwa hari ahantu kivuga icyo kintu oya buretse ibyo bintu muri business ni ibintu byikora kuko already iriya nzoga aya matangazo turi gusoma zamaze kujya mu kato yakuwe ku isoko zakuwe ku isoko ni ukuvuga ngo iby'amafaranga biri kuzamo gute ibi bintu bituje bitanemewe biri kuzamo icyo kibazo rero ntabwo ari ikibazo kiriho umuturage kuko umuturage yararanguye sibyo watangiye kumva ukuntu kino kintu kiremeye akeneye gusubizwa amafaranga akeneye gusubizwa amafaranga ye agomba kubona amafaranga ye ibyo ariko arayahabwa nande na nyir'uruganda uretse n'ibyo turimo kuvuga ngo zirafungurwa vuba zimwe zirajya mu gihombo ntizizanagaruka ntabwo zagaruka zirimo kwishyura izi nganda ntizizanagaruka ko hari produit nyinshi erega produit barazi bari nyinshi dufate ingufu gin bafunze produit zabo zingahe kanze turebeho gato tunazinjiremo izi produit tunazivugeho buri ruganda zo bagiye bafunga ntabwo leta kuba yafunze yabihagaritse kubera ubuzima bw'abaturage bisobanuye ko ubuzima bw'abaturage bugarukira ku byo kunywa gusa bitareba no mu mafaranga oyo nyine n'uriya muturage watanze amafaranga ye agomba kurenganurwa babajwe n'umucuruzi ikibazo ngiye mfite ni uburyo umuntu ari buze kwizera hari abantu acuruza kamwe tubiri dutatu abo nibo twita baritera baba bararanguye kuri babandi bacuruza amakarito abo twita abahorusera bari abacuruza kamwe yaranguye nk'udukarito tubiri nadusubizayo wa muntu yaranguyeho hano hari muri karitsiye aramubwira iby'uruganda se aramubwira iby'uruganda aramubwira ariko niweho naranguje nkuha amafaranga dore ibintu byawe mpa amafaranga yanjye mpa amafaranga yanjye reka dufate ko uwo yaranguriyeho abyemeye asubiranye product wenda wiye iri yamuranguje nawe arayifite nababona ndari nka batanu arongera agira izo product zose hanyuma uruganda araruhamagara ruze rufata izo product rumusubiza amafaranga yahaye babandi ariko kuki mwumva ko ari bahamagara uruganda rutegetswe gukusanya ibicuruzwa byarwo biri ku isoko ntabwo umuturage ari ugomba guhamagara uruganda ngo muze muzitware rutegetswe gukura igicuruzwa cyabyo rwo ku isoko ibi bintu birareba ingana ntabwo biri umuturage hari ingufu gin limited bafite ubwoko bw'inzoga 10 zakuwe ku isoko harimo Red Warage harimo Radiant Gin Ngufu Gin King's Vodka Royal Castor Gin Medal Gin G&S Rum ziba mu Rwanda ziri mu Rwanda zo kuruyenzi New House Portable Spirit Club Portable Spirit nitwa Hometown Portable Spirit ariko sizinze kundi kumva amazina ari ubwa mbere Club ntago yizi Red Warage uyu urayizi na Radiant na Club na irahari ngiye muri izi ngizi iyitwa Medogin niyo ntari kubona Medogin niyo ntazi neza ndetse na Hometown Portable Spirit ntago nyizi ariko izindi nabonaga nzizi King's Vodka ndayizi ifite akabara k'ubururu ariko iyi Hometown bari abanyamujyi bari guhita bayumva cyane ariko bayahaye akazina keza Hometown Portable Spirit ariko si yumviye si hari yo abaturage nigeze kumva bari kuvuga uziko wagira ngo ntabwo ari inzoga Hometown Portable Spirit wagira ngo nakaji keza cyane ririho umusaza wicaye umuntu yaraje ngo ngoma kara karikeri ngo akahise ngo ngiye ndingwera musaza ndicaye musaza ndicaye hanyuma muri NBG bahagaritse produit 6 zirimo Fimbo zirimo United Gin zirimo Bombastic Gin
zirimo ingwe ingwe gin ingwe gin ngo yagiye zirimo American gin nitwa maguma maguma ariko sitwa bombastic iri kwitarukira iki bombastic nayivuze maguma nibwo nayumva ngaho reka uretse gato tutarajya no kuzindi ubundi umunyarwanda ungwa ingwe ikintu cyitwa ingwe naba ningwe maguma urayizi oya reba kudu reba ikirunga kiri kuruka maguma n'urukoma reba ikirunga kiri kuruka bya bintu kimisha by'ibikoma babyita ibikoma biriya bikoma biva mu nda y'isi nibyo bita maguma ubwo wicaranye icupa rye ryitwa maguma rero ubundi we munyarwanda wafataga ingwe ukayumva biri ugende ingwe ahita yinduka oya reka ibi bintu tubindura urwenya we wajyaga kunywa ingwe wumva biri ugende yumvaga agiye kubingwa hari ikintu ingwe hari ikintu cyitwa psychologie commerciale iyo umuntu agiye gucuruza akora ikintu gituma nyine ikintu kinyine kigira imbaraga we cyane bino bya rikeri cyane ibintu bya rikeri avuga ati wumve ko rakayoga koko gakaze iyitwa mambo ntuyizi mambo uboneye ku gikarito cyayo no ku icupa hatariho intare mambo ya NB urayenga ugahita uba intare mambo ugahita uba nk'intare ariko rero ariko mambo manzi tafu oya reba twatangiye ari gushimira reba yitwa Jumongo Jumongo se umurwanyi w'umumoko babita bamokora Zongru Industrial Reliable Company bakora yitwa Jumongo nka Jumongo gato yinuka nka Jumongo ariko nabonye keza kitwa Moonlight Vodka oya ari nakandi kitwa itoto kakorera kavumba itoto jinga urebye na urumva gakorwa na Sky Drop Industry abantu mu itoto ndabasuhuje kabisa suzane mu itoto na Zano Breeze urumva kitwa itoto rwose uze kubaza Ana arakitwa Mutagatifu Nero Gin kitwa Saint Nero ako niko musaza ndicaye niko ka mutagatifu ibaze igini bakayita mutagatifu ariko ba mutagatifu rwose B1 Gin yagiye waruzi ko Hope Man meet up reba yitwa charging whiskey hariyo nabonye kaka mukicaginga ariko abanyarwanda twarashize kabisa uri kubyumva gusa umuntu atangiye ashimira rwose nibyo ibiyoga abantu babinywaga imitwe ikamenagurika ugasanga abandi makimbirane mu ngo amakimbirane tumaze iminsi tuvuga abantu ngo bicanye cyakoresha byangiza n'ubuzima bw'abantu ngo abantu ngo bicanye uretse kuvuga ngo wenda ngo hari abarwaye ngo hari abapfuye telefone namaze kuyifungura muraza kuduhamagara kuri 0799 tugenda tugana mu y'ibitekerezo aya mazina y'izi nzoga ubundi mwebwe ukiyumva bombastic coconut flavor urumva hari umuhanzi witwa Shaggy yafite imeze bombastic fantastic ugahita uvuga uti iyi niyo ndirimbo ngigomba kumva none iyo ndirimbo yahindutse yaje mu kinywaji kabisa United Gin nayo yagiye nta nimwe yasigaye rero reka twitaba umuntu ariyo ndi kuvuga nkahita mbona abantu halo waramutse neza waramutse neza kuduza yego waramutse neza nshuti y'Imana meze mutese turi amahoro Gilbert Kamabura umurenge wa Kabasi yego Gilbert none izo nzoga z'ibyima ko bazikora ku isoko byasaga nk'ibintu byari bikwiriye wabonaga nawe bigezeho birambiranye byasaga byari bigeze ahantu birambiranye rwose abasaza bazinywa ugasanga zirateza ibibazo bikomeye cyane wowe wakundaga kunywa kahe kareka nyiraho nzoga nzinywa watinyaga kuba ingwe Jibe ni sawa rwose kabisa tugiye kuyoboka amazi ni ubuzima usanga kuba n'abasaza birabiyoga bibangamye cyane urafata ingwe uyiha umuntu w'umusaza w'izuba rimwe kuko wavuga uri kumwihutisha umusaza ufite imyaka 40 uramukubita aho ngaho ugasanga rwose biragenda gake biranga cyane kumwihutisha kumunyarutsa nibihangane no kujya binywera igikoma nyine ubu urakoze cyane Gilbert
sawa ntaribi. Santi brada. Muhajiri mu Gishihe ati mwaramutse neza Patrick nsuriza kudusi na Clement ni ambasaderi Muhajiri mu Gishihe mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye ati nibyo koko niba twifuza kubaka igihugu cyacu cyiza kandi cy'abantu bazima tugomba kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge kuko uzinyweye aba yiyahura niho hashobora kuvamo ubwicanyi n'ibindi byaha gahunda nta kudohoka dukorana umurava dutera imbere murakoze intangiriro z'icyumweru cyiza muhahe muronke Voice FM alo ahise agenda tuyiramye wo kagihanga ati mwaramutse neza Voice FM ati murasuzwa n'intumwa ya rubanda tuyirame turebe narebaga igitekerezo cye yagize ati ndi Burera murenge wa Nemba mudugudu wa Karyango ndi gushakamo igitekerezo ngo iyo gahunda turayishimye cyane nicyo cyanyuma iyo gahunda turayishimye cyane arakoze cyane Voice FM alo waramutse neza aramutse Clement waramutse neza Patrick komera cyane Juma komera Durukdus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Juma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewana ndumva abanywi bagatama harya numvishe Clement ngo nawe ngarakakunda. Nge ningwera igikoma. Oya harako wavuze. Ya Clement igikoma yaracyemeye. Nge ngwe igikoma mwana. Aho ndagufanye rwose. Agakoma kari mu ndagufanye. Ariko ngo umugabo nk'igikoma ntago yumva igikomye. Numvishe sinza akantu ko yabwiye nuze nimba ari nuze ariko Juma uri kuvanga ibiganiro weho uri kuvanga ibintu umva hari akantu ko kudusi nimba ari Alice ndumva ari Alice amubwiye ngo ngajya igikoma ngo kivanzemo amata ngo bakita igishitura ngo na amata y'ikivogota yo kumbesha ngo kirabyibushye nubundi ubusanzwe uri bubyibuhe ni Arisa wabimbwiye ahubwo se nibyo oya ntago ari byo ngora turakoze cyane noneho ariko ubushize ndumva cyajye muvuga ku nzoga z'inkorano narigize kubabwira ni ibyuma nibashaka barabikuraho ni nabyo bigiye kwica abasaza icyo gitekerezo uragitanze rwose waragitanze nanjye ndakiyoboka rwose cyane naragitanze none dore bibaye impamo oya inzoga rwose zari zisha abantu rero nk'aba basaza bari bamenyereye kakagwa bari basigaye biyabuza ibyuma none ahubwo baranywa iki ubu ngubu none ni nyine nibajye ku gikoma bamwe n'amazi igikoma cyane ikibazo Clement mu bushize arafite ikibazo ngo abantu ngo baganiriraga kukagwa ubu igikoma iyi biganiro byo ku gikoma hari umusaruro ngiye ntekereza ko mu minsi mike tuzabona abandi bashoramari bashyashya baza gukora ibintu byujuje ubuziranenge byemewe muzababona ariko hari n'ibihari ntabwo zose zavuyeho kubonekaho abanywa rufuro rwose irahari kubonekaho baganirira kuri ako kantu bakaganiriragaho ako ntabwo bazongera kuganira ubu ngubu ngewe ku bwanjye mba numva bajya bategura akamukaru agatereka hariya akamukaru gashyushye agasukari kaba gakenewe mu mubiri akasukari agatangawizi ikiganiro kigatambuka maze ngewe na Nkindi na Juma tukicara cyane na Terimusi na Terimusi n'agakombe aho ngaho aho ntago ndimo icyayi ngo kimutwika mu kanwa aho ntago ndimo rwose icyayi kimutwika mu kanwa ariko oya ubundi teremi iyo urabona guhoza si byiza teremi uragatereka ugatanga ikiganiro kakabagaho gake kakazaho uruko ariko ka TV nako yaramutse akabonye ntabwo bisaba guhoza kuri ka TV nta n'uko kanamutwika mu kanwa umva nkorohereze Juma yajya agakoresha rwose ikintu nzanywa cyangwa nzarya sintura umubi ntacyo nzarya kandi Juma araseka kandi nawe zikunda ajya yinyabya ukuntu ujya winyabya njyewe uzanabaze nangaho ntuye bamarabya ngo cyo kuzari n'abagenzi banjye njya mbona tugendera mu mujyi umwe ariko nkabona bikatisha nyine ariko ngiye nkabareberayo okay Juma urakoze cyane sawa turi kumwe n'abakurikiye urakoze cyane Juma ibintu umwana ntutura umubiri w'u Rwanda ni iki
ariko buriya iyo ikintu buriya politike nziza cyane urumva yakagombye kugira ikikuraho ikagira ikindi ishyiraho, ukavuga uti dukuyeho urwagwa n'ibigage dushyizeho akangaka kabone bagacungiraho. hano kere muragira bashyireho iki? Reka twitabe ntuyatubwire. Waramutse neza? Waramutse? Ndakumva neza. Komera cyane, komera cyane. Ndi kumwe na Kudusi ndetse na Clement. Wajya ku ruhande rwa radiyo ko biri kutumena amatwi? Oya. Muhanzi wigeze kuvuga ngo ndiririmbira nk'iyumva. Amatwi yacu wa muntu we hariya rwose ntabwo biba bihura. Icyo gihe nyuma yo kuririmba kere yahise yongeraho ngo ni mu ntabare. Ko ndiririmbira nk'iyumva mutabare. Yego. Ya makote nambaraga. Waramutse neza? Slip. Alo. Waramutse? Aramutse. Komera cyane. Yego. Witwa nduherereye he? Rero mu karere ka Kirehe navuga na Koporo. Yego. Koporo retired. Koporo retired, yego. Koporo retired. Tugaye ikaze mu kiganiro umuzungu. None se? Yego. Inzoga wazikuyeho? Izo zose nta nimwe yemerewe gucuruzwa guhera ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo utagi enye. Oya, ejo hashize. Ubu ntazo. Ahubwo mu minsi 3 zigomba kuba zitakigaragara n'isura yazo itakiboneka. Ubu ibyuma byose zarike ntazo kirimo. Zose. Ngira ngo tumaze no kuzivuga. Reka nkubaze Kudu. Ndibaza ngo ngizi vanza Tanzania zizakomeza zize. Hari izihari inzoga zitumizwa hanze y'u Rwanda ntabwo zirebwa n'aya mabwiriza. Ni inganda zahagaritswe zo mu Rwanda zigera ku 8. Muri izo nganda rero akaba harimo ubwoko bw'inzoga zakururwa n'izo nganda 48. Ubwo bwoko bwose bukaba bwahagaritswe bwakuye ku isoko, ariko izo hanze izo ibizakoze ko zakunyagiye. Niba Kakiwingu ukemera Kakiwingu uzakomeza ukabone na za bazoka ziracyaho, ariko nazo dushobora kuzigaho twabona zangiza ubuzima bw'abaturage nazo tukazicira. Ariko nanone turarizika kuba izi nzoga nazo ziri buze guhenda izi zasigaye ku isoko. Ko niba Kakiwingu kagoraga 2 ku kiranguzo ubu rwose Kakiwingu ndakabona niba kaboneraga kuri 2 ku kiranguzo ubu rwose simpamya ko ubu kibiri kirongera kubona Kakiwingu kawe kabisa. Erega n'izi nzoga zenga inzoga bita rufuro nazo zishatse zazamura kuko nta yandi mahita basigaye. Aho bazamuye aho bagije nyari babaretse ubu nari nzi ko ngiye noneho baciye nk'imishari y'ibigage n'ibyo cyo bya Pakimaya navyamuiture kume nanuze nayo baraziciye. Ahubwo niho twari dufite ikibazo tuvuga tuti inzoga z'ibyuma zose twajya twibaza ngo gute ibintu by'ibyagwa n'ibigage bishinjwe ubuziranenge buke bikuye ku isoko kandi ibyo byicaga abaturage cyangwa bigatuma ubuzima bwo buba bubi. Ariko tukibaza icyo ibi byitwa ibyuma biri kumara ku isoko none nabyo byakozwe ahanga baradusubije. Ariko badusubije hano badusubije we Kirema Karame bavuze ngo iki Kirema ngo bavuze ngo iki bavuze ko izi nzoga basanze zengwa mu binyabutabire birimo ngo byangiza ethanol na methanol birimo uburozi bwangiza ubuzima bw'abantu. Ndetse hanatanzwe imibare ivuga ko kuva mu mwaka watangira mu 6 ya mbere y'umwaka 2026 abantu 50 bamaze kwicwa n'izi nzoga. Yego. Hanyuma abandi 100 ngo barahomye. Abantu 500 nibo bamaze kugera kwa muganga bagiye kwivuza kubera uburwayi batewe no kunywa izi nzoga. Urumva iyo mibare uri kuyumva? Karame reka mbe umukandida wawe umugakoma cyumba cy'ishoka ntago twamusiga twanyweye igikoma. Urakoze cyane retired Kopolo. Ariko mwicika retire ikiwingira cya hari izindi nta umuhumure zinambo se
urangiye ni umuntu wikundaga kuma ariko baranyimenya amabwiriza yaje ahubwo urakoze cyane ubwo agakundaga tubwire iki cyuma iki wisi cyuma mu by'ukuri nta ngaruka bigira ku buzima ku babikoresha oya buriya niyo yakinyweye ukumva mu gitondo kwiyegwagera ibyanga hari igihe weguraga umutwe hakazamuka amaguru cyane rwose urakoze cyane uduse yego nakwemera cyane kudu ritayadi urakoze cyane ritayadi koporo urumva atari igihe neguraga umutwe hakazamuka amaguru iyi minsi batanze ahubwo nibyo bagiye kubinywera kubimara narindimo kuvuga nti mbabajwe n'umucuruzi uri bugendere ngo gushaka guprofita mu kavuyo ngo reka ngo ngire zo tonsigarana nyamuneka ndakuburiye none se ugira ngo ni bande bazaza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya bino bintu bamwe bazafatwa ariko nibo bakiri barahari ndi mwene so muduhuje ukwizera ariko mugende gake ariko nimba batanze iminsi 3 nyamuneka subiza ibyo bintu ahandi kuko nyuma y'iminsi 3 uzaba kigifite mu rugo ntabwo none kizaba kikireba uruganda rwamaze gutanga raporo ugifite ni wowe uzafite wowe ugifite ukibitse mu rugo ukibitse mu gakarito muri boutique uzayirya rwose hano kuvanga kugera kwa 5 izi nzoga uzaba kifite ayiri mu rugo cyangwa se aho yabiri hose ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 3 uruganda ruzavuga ngo ibyacu twabikuye urumva nyine bazaba batanze raporo batanze raporo y'inzoga ibindi ntago bitureba ubwo babibitse bafite impamvu yabyo ukibitse rero azafatwa nk'umuntu ugambiriye kugira nabi abaturage alo halo wiriwe neza mwaramutse yego ndagusubona Clement yego twakwikirije ni Elisa mushikira hano Kirehe yego Elisa ubwo rero inzoga z'iryoma baciye rwose badukoreye gute wasangaga zidogeza habi rwose gute ni ukuvuga ngo nyine nk'izo ngizo zitemewe baciye badukoreye byiza wasanga turi kuzinywa zikadutera kudatekereza neza ugasanga mbese ziratuyaza mu mutwe zikadutwara ubwenge bamwe na bamwe ugasanga nizo basize imbere cyane mwari mubizi ko zibayaza mu mutwe mukemera mugakomeza mukazinywa bitewe igihe usanga ari nk'agakungu umuntu akora ariko kuri we atarabigambiriye burya agakungu ni kabi wabona hari abakagiyemo bagutwaramo nawe ukagenda gutyo ariko nyine hari igihe ubona ko ikintu ari kibi kirakugiraho ingaruka wabibona gutyo wabona hari abakishoramo ugasanga bakikujyanyemo ariko utaka bitekesha urakoze cyane kabisa turi kumwe mbamba n'imerere nakire urakoze cyane abantu bakire ngiye ndi kubona ikibazo mu isubizwa ry'aya mafaranga ku bacuruzi ramboursement ikintu kivuga ngo ngewe nafashe amakarita 2 wawe ubuyobozi bwavuze ko mbikugaruza fata ibintu byawe mpa amafaranga yanjye undi ati ayo mafaranga ukimara kuyama naguzemo ihene reka uri kubigira nkaho kandi ari mu bucuruzi uri kubigira nkaho ari ibintu birimo ubushuti nta bucuti buraho itegeko rirakurikizwa uzaza gutwara ikarito yawe sibyo okay kugira ngo byorohe iyo inoti ivuye ku isoko bagiye kuyisimbuza indi cyangwa se amafaranga yavuye ku isoko bagiye kuyasimbuza bigenda bijyana kuri banki yes bakaguhindura baguhereza ni ibintu byibaze niba iyo modoka uko izagizana amafaranga itwara amakarito y'inzoga ntabyo kumvikana birimo ngewe ikibazo nagize ni wa mucuruzi wa nyemerega nkindi patro rega nanjye aho niho uriya mucuruzi wa nyuma hano muri karitsiye niho hari ikibazo bano baranguza abafite yaranguye ikarito harimo 12 n'urugero mfasha harimo 12 yaramaze gucuruza wenda 3 cyangwa 4 arasigaje 8 utwo 8 aradufata dusubize wa wundi yaturanguriyeho
uranguza mu mujyi hanyuma batubarire ayamusubize. Ntabwo ejo sinzi, ntabwo ndimo kubyumva. Ntabwo ari uwo nguwo yaranguriwe yamusubize. Kuvuga ngo amafaranga yose azasubizwa ni amafaranga y'uruganda. Uwo muntu yaranguriyeho ni distributeri w'uruganda, sibyo? Ariko niwe yahaye amafaranga. Niwe yahaye amafaranga y'uruganda, rega ntabwo umuturage amuzi. Umuturage ajya gutegereza uruganda gute kandi business y'igikomeje. Kandi ibyo bintu nakubwiye ngo biri mu bubasha bw'uruganda. Uruganda, inganda nizo zigomba gukolectinga ibyo bintu. None se umuntu arabizana umbwire ngo genda umara icyumweru, ayo mafaranga agomba kuyaranguza ibindi bintu. Ninde wakubwiye ngo genda umara icyumweru? Ni urugero natanga. Urwo rugero ntago ariko kubera ko izo nganda zahawe iminsi 3 none se kuki bahawe iyo minsi 3 yo gutanga iyo raporo? Bahawe iminsi 3, mwebwe mujyane mukuri ibicuruzwa byanyu ku isoko mu bigaruka. Iyo minsi 3 ikubiyemo iki? Twebwe turi kurebera mu mfuruka imwe. Hakubiyemo bizava ku isoko gute? Ababiranguye babifite barashumbushwa iki? Yego. Ibyo bintu byose biri mu masezerano cyangwa se biri mu mabwiriza bahawe. Ayo masezerano rero barashumbushwa iki? Ariko ayo mpamvu turi hano. Kubera ko ibyo bintu bireba na wa muturage wo muri quartier waranguye kuki batabishyize ku mugaragaro ngo bimenyekane, bamenye inzira y'uburyo birashyirwa mu bigo. Uwo muturage icyo asabwa nukumva ko twamubwiye ngo iyo nzoga yikureho isubizaho wayikuye. Aho bayikuye. Hanyuma nashyikayo arakurikiza amabwiriza yo mu bucuruzi n'ibyo babahaye. Uyu munsi wa none iyo radio igiye kuvuga, hari umuturage umenya ibijyanye n'amarisanse n'iki? Uzi ko cya kibazo wavuze muri iyi minsi 3 cy'abantu bari buze kugumaniza inzoga kiri buze kugaragara nibiba nta mafaranga basubijwe bahawe. Ako kanya ntiyakandagira. Ariko ubwirwe n'iki ko batari buyabaye? Ntihatoroshwe bashobora kuyabaha, ariko mureka dutegereze umuturage atubwira ati narazijyanye ntibanyishyura. Ahangaha turimo kuvuga ibidahari. Ariko mureke mbabwire. Reka tuzategereza. Ubu nyiri uruganda agiye kumanura amafaranga kuri Liquor Store, ahereza abantu bafite Liquor Stores, uzajya bigarura mujye mu amafaranga. Sibyo? Wa muntu muri Liquor Store abari aho ngaho ni bamuzanira atanga amafaranga. Bavuga ngo nyiri uruganda ikigoye ni ikiye kubyumva. Nyiri uruganda agiye kugura produit ye yashize ku isoko. Arayigura gute? Niki kibazo ngindi kwibaza. Kuri iryo soko ririmo ibice bitandukanye. Reka ngwereke kudubu. Iyo umuntu afite uruganda abazi arakubwira ngo ngende wenda mu burasirazuba nohereza y'amakamyo 3 ya buri cyumweru. Abazi naho ayohereza. Abafite izo contact sibyo. Nta kintu no kigoye kirimo kuvuga ngo noneho babandi twajyaga duha ibintu mubabwire badufashe muri ibi. Nta kigoye kirimo. Ntabwo agiye kugenda avuga ngo ngakomanga ngo hano ngo mufite ingwe jini. Oya. Hari ahana yohereza, wasanga n'abangaba twita ngo n'aba distributeri batajya bamwishyura ayabaha ngo muncururize. Sibyo? We ikintu agiye gukora ni iki? Agiye gufata muri ya mafaranga ye cyangwa se y'igishoro cyangwa se ya banke simbizi, agaruke ku isoko gukura ibicuruzwa bye ku isoko, kuko twasanze bitujuje. Yego. We agiye kwiga kugaruka kubikuraho. We agiye gukora ubukangurambaga, agiye gukora ibishoboka byose bishire mu baturage. Wagigura ahangaha nge nshobora kuza nkakigura iwawe, nkagura agacupa kamwe kagera kakajyana ku wundi mu distributeur nkabwira nti dore agacupa kanya nsigaranye nsubiza yanjye. Yagusubiza. Icyo bagiye gukora n'ugukusanya ibyo bintu. Polisi yo kubikusanya rero niyiza mu ngo ese abantu barishyurwa, harakurikizwa ubuhe buryo bwo kwishyura. Intara wenda dushobora koherezamo amafaranga menshi nihe bigendanye n'abakiriya bacu babagayo. Ariko ntihazemo kugora abantu. Ko niyo umuntu yibereye muri business ya boutique ari gucuruza yarasigara nyamuga n'umunane mumuha amafaranga byihuse. Biroroshye ibyo bintu. Uyu munsi ibicuruzwa byavuye ku isoko, ababifite mu bipakiro makarito, nuza kubitwara sange biri mu makarito, umubwira uti hano harimo amakarito 8 cyangwa 3, aguha amafaranga ko bite birangira. Nyine ntihaze kubaho ngo reka ngo turakwandika ngo amafaranga tuzategereza ngo nyiri uruganda igihe reka nkubwize ukuri ntabwo arabiguha. Ntabwo birakunda. Ntabwo yabiguha. Byabyara amakimbirane. Niyo yabiguha araza gusigana nk'amakarita ngaho inyuma mu gikari, kandi ayo makarito nyuma niyo azakura. Ubundi se reka twitaba abantu ufite ibyiringiro ko byose barabitanga. Amafaranga arimo barasuzuma amafaranga. Waramutse neza. Waramutse neza Patrick. Waramutse n'amahoro. Neze neza. Witwa nduherereye hehe? Ni uw'amahoro. Yego w'amahoro. Uriza Kerema na Kudusi. Bita Godanse. Kakwikirije.
mwadutegura ikiganiro cyiza. Burya leta iranadukunda kandi turebera kure. Yego. Urebye izi nzoga z'icyuma, hari abantu bazinywa rwose ukabona bari kwandagara. we ari naho mwatangiriye muvuga nari mbakurikiye. Hariho ukuntu warebaga nk'umuntu ukabona nibwo avuye mu kazi aracyambaye n'imyenda y'akazi, ukabona no gutaha mugani ntiyabuze nuko ataha wenda agajya no kuba yakuramo iyo myenda y'akazi. Iyi leta nayishimye rwose, yarebye kure. Uzi kubona umuntu wiriwe mu kazi nta n'utunyobwa yahekenye arimo kwibirinduramo ingwe. Njye na Kerema twafashe igihe ko tugiye kujya twinywera igikoma cyaho tukanywa mu kare. Ntarabona iyo terimosi nyamaze biragoye. Akantu k'agakoma ni sawa cyane. Bitere gusa ntabwo njye nakiburamo. Sawa rwose. Godance urakoze cyane kubw'igitekerezo cyiza uduhaye. Sawa murakoze. Murakoze cyane. Ati uzi kubona umuntu avuye mu kazi ataranakaraba ataranahindukira mugakubitana yikuriye uruntu. Hari narwo tembana narwo. Twari turi kureba mu ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo. Ariko riranakomeye nubwo muri kubyita ko byoroshye. Tugenda tugana no ku musozo amasaha yacu ari kugenda yegera. Sayagiye. Ibintu byaje mu Rwanda ngo urasubiza amafaranga biza mu tubazo. Voice FM alo. Patrick. Waramutse neza. Aramutse mutse. Na mahoro nawe? Nanjye na mahoro kabisa ni Patrick bazina bawe. Yego Patrick. Uzana Kerema twazindukanye tumaze nk'abararanye arabizi. Komera cyane munywanye. Kerema waramutse. Yego Suzana Kudusi. Yego waramutse Patrick. Waramutse Kudusi. Amahoro amahoro natwe n'amahoro nashende ko ntari akabunda. Igitekerezo rero. Igitekerezo ngiye gutanga kuri iki cyuma. Yasomye ibyuma byinshi mpambo ntayo numvise. Niyo ntago bayikinga. Mpambo ntagiye kukumva. Twayivuze. Nayirimo. Irimo kazitere ndagere ko. Irimo mambo irimo niyo muri BG. Mambo irimo. Irimo. Uramwikisha. Na mambo yagiye. Niko nasomaga. Niko wanywa gashana none uranywa amazi. Navaga na kaye nagiye nkagasoma. None rero umuntu wakicyuma pesi nkubeshye. Yakoze. Mubonye namuha bitanu bose. Yuko igikoma nka Kerema teremusi zigeze horarazo zigikoma cyangwa se kamukara. Ndabizi ko hano mu cyaro amasaka ntago yabure kunywa gakoma. Ariko ni gute umuntu akiye ugwagwa wiyengera ku giti cyawe sibyo? Araruciye Ngonje kumugwagwa atiye agashira wiyengera ku giti cyawe kakanywa wakiyengeye. Nako karacitse. Yebura gasana by'ibyuma ngo ari byo muguma mu yahuye. Bafunze insengero ibyo bigira gasana by'ibyuma bigume ngo byibegeye. Uwo muri make ni kimwe. Yagize neza cyane uwo muntu wabikoze. Hari abasaza yegwenda babangamiye babinywa gako nabo bagende bashaka kujya mu gikoma bemere bagenda amaguru gazabyimbuka. None sari icyuma ari n'igikoma kibyimbye mu guru. Je nabonye umuntu wanywa icyuma we warabyimbye gutama wamaze imyaka afite. Akakubwira imyaka ware imyaka yagwe imyaka afite ukumva ni umwana kuri wowe. Ugasanga nibihura gose. Ariko icyuma kubagikiye wenda uko biri hari abantu bajya ku murongo. Urakoze cyane Patrick. Sawa Patrick bazira. Igitekerezo cyari cyane bakurikirana. Kugira ngo umugani bize no kutworohera abantu bamenye amazina y'inzoga zakuye ku isoko kudusura genda dufasha. Muri Ingufu Gin Limited ibicuruzwa byabo byavuye ku isoko ni Red Waragi ndetse na Radiant, Ingufu Gin, King's Vodka, Royal Castle Gin, Meadow Gin yitwa G&S Rum, yitwa New House Portable Spirit ndetse na Club Portable Spirit
n'itwa Hometown Portable Spirit. Izi ni inzoga za Ingufu Gin Limited zakuwe ku isoko. Muri NBG harimo inzoga yitwa United Flavor Gin, Bombastic Coconut Flavor Gin, harimo Ingwe Gin, American Gin, Maguma Gin, Fimbo Blended Banana Blonde. Aho ngaho ni muri NBG Limited. Muri Skydrop Industries yavuyeho yitwa Sentinel. Muze harya muze ndicaye. Ni muze ndicaye. Sentinel Gin yitwa Sentinel Honey Based Liquor, yitwa Nobris Guta Gin, nitwa Veritas Gin. Havuyeho kandi yitwa Inkora Mutima Jinga Flavored Alcoholic Drink ndetse na Itoto Jinga Flavored Alcoholic drinks. Kajinja bagakuye ku isoko. Kajinja wapi? Muri Africana Buffalo Limited hari iyitwa Africana Buffalo Gin, hari iyitwa Charging Whiskey, hari iyitwa Moonlight Vodka, hari iyitwa Master Ken Whiskey, Trace Vodka ndetse n'iyitwa Real Waragi. Iyitwa Nopa Company Limited. Si Musanzira? Ntabwo nzi ahantu ikorera. Ibyangabo. Nopa ntabwo muzi. Ntabwo bizishe. Afite Eneka Gin. Afite Eneka Gin yavuye ku isoko. Iyitwa Revi Gin yavuye ku isoko, n'itwa Service Gin yavuye ku isoko. Muri Roots Investment Group Limited harimo yitwa B1 Gin, harimo yitwa Hope Man Gin, ndetse n'iyitwa Meetup Gin. Muri Rugari Agro Processing y'Ikayonza ibinyobwa byabo byavuye ku isoko ni Rock Gin ndetse na Rock Banana Based Alcoholic Beverage. Hangaha rwose. Zonguru Industry Ability Company Limited harimo iyitwa ZCN, Milestone Whiskey ndetse n'iyitwa Jumongo. Yitwa Jumongo kwa heri. Zose izo. Hanyuma uramutse ugize igitekerezo, ikibazo cyangwa se ushaka gusobanuza byimbitseho ku bijyanye n'irihagarikwa ry'izi nzoga n'inganda, fata telefone yawe hamagare 9707. 9707. Aho ngaho na bya bindi byose twibazaga ngese ngo bazatwishyura, ngese 9707 barahita bagusubiza tu. Voice FM waramutse? Aramutse. Namahoro. Namahoro muravugana Padiri mu murenge wa Kabara Kagari mu mudugudu Nyarusange. Padiri Bazile mu murenge wa Kabare Akagari mu mudugudu Nyarusange. Yego Bazile. Ibyuma byose babiciye burundu. Ibyo tumaze kuvuga. Ubundi sugira ngo hasigaye ibi. Nta bindi bazasohora se bitari ibyo mwenda gisaborohera. Ibizuzuza amabwiriza. Abasaba murakoze cyane. Bazile ari muri Kirehe. Clement. Karame. Tuvuye mu ijisho ry'umuturage cyangwa se ry'umunyarwanda nk'umunyamakuru, iri tangazo kimara kumva ko ryasohotse wiyumvisha uti wa mugani wa munyamakuru wacu tuyumvise warira? Ku munsi w'ejo iriya interview yari yujuje umwaka. Ubishe warira. Amwita Pedro Patrick Mizero, tumusuze cyane mwanya wanje. Ya muhungu mugenzi wacu. Ngicyo namaze kubona, uyu ni umushinga munini uri kugenda ushyirwa mu bikorwa wo guca abanyarwanda ku muco w'ubusinzi. Bivuze ngo biragoye abanyarwanda kubyakira, ariko bazabyakira yuko ibintu bijyanye n'ibinyobwa bisembuye bigomba kugaragara ari bikeya, kandi nabyo bikaba ari ibintu nyine biri kuri standard. Donc arasigara ibyitwa amabyeri. Reka ntanga urugero. Tumaze iminsi tuvuga ikibazo cy'ikigage. Ibyo kigage nibisa nkaho bimaze kwibagirana. Nugashishuza gashishi wawe mudugudu na mutekano n'umujyanama w'ubuzima babanje kwemera ko koko byujuje ubuziranenge bifite n'isuku cyane. Urwagwa siko bimeze si mu rugo. Kukabari biremewe se? Kukabari urwagwa ni rwemewe, ikigage ni cyemewe. Ushaka kubinywa nibyo mu rugo nabwo kagaragaza ukabikora baraba iriya komite ishinzwe isuku
ishinzwe ubuziranenge ihari sibyo niba ari ubuziranenge simbizi urumva ubwo ibyo niba nta kabari kurwagwa tuzongera kubona muri quartier nitubona akabari k'ikigage ibyitwa ibyuma byose bikaba bikuweho hakaba hasigaye Mitsingi na Primus na zazindi zo mu Nzove arizo zisigaye zonyine sinkubeshye igaruka ry'ibi byuma n'ifungurwa ry'utubari tw'inzagwa n'ibigage ntago biri hafa kandi mu gihe bizaba bidafunguwe abanyarwanda batabashiye kunywa amabyeri bazanywa igikoma bazatangira bineshwa guza ngo nibigishoboye nibagishoboye biciraguraho ariko bazagira bakimenyere politiki ya leta y'u Rwanda ni ukuvana abanyarwanda mu kintu cyitwa rukoro ubuzima bugiye kuba bwiza abantu bagiye kujya bagenda batendera birabanza bibagora bamenye agacupa ariko agacupa n'ukuri kandi reka nkubwire ko ariko zigikoma uzakinywa kandi ntago icupa uzakinywa mu gitondo icupa rya Primus rimwe saa 6 ukinywe saa 9 na saa 1 z'umugoroba agacupa bita Knowless katinze ku mafaranga 500 ukara kwamira uribuka ko Primus nini yageze ku mafaranga 700 ushinga ibirindiro irahakwamira hatinda igihe kinini ubu uyu munsi yaguraga 700 iri ku cyarindwi iyaguraga 500 iri ku cyatatu Mitsingi yaguraga amafaranga 1000 irafunze neza bugeze muri 2 haryo Katurbo kageze kurangaye Katurbo kari kurangaye subura ku cyatatu nako hari cyane urambwira ngo ubukungu bw'abaturage bacu turabuzi abanyarwanda bari kuri calibre yo kunywa inzoga y'300 ni bake none nakagwa bacungiragaho nako ntikemeye mu ntakabari kako kemewe mwaretse nkabasaba uruhushya rw'iminota 30 tukongeraho ubwo noneho babandi bari babuze dufite abantu benshi bari kuduhamagara babandi bari babuze ibindi banywa bari bagiye guhugira ku byuma ibyuma nabyo bikuweho umunyarwanda aranywa icyayi rwose reka Voice FM alo ntabwo yaraje urumva Patri icyo ni orientation ndi kubona imbere hano imbere tugiye kugira igihugu kitagira rukoro alo Voice FM alo waramutse neza bonza ufunge radio nibwo bigenda twabyemeye nagafunza ka radio rwose yego muravugana n'Itsanga Jean Claude ku munini hano kwa Karanga yego nitangane nakubuze rwose nahageze rwose nari ngiye ikiganiro cyagiye kurangira ntagize igitekerezo nanga kandi nawe urabifite byiborera aho ubu ngubu ndumva nahangayitse nabuze ruva niyo rujya ngaho tanga igitekerezo kirambuye neza cyumva rwose ubu ngubu inganda barazifunze ibyuma barefunze ariko nayo ntabiranguye ahubwo se ubu ndabihambaye urabisubiza ntabwo nabisubiza nkabisubiza ndi waranguriye he gusa nyine buriya nubwo wenda babifunze ari inganda nyine nazo zirahombye ubwo natwe turahombye yego ariko ibi bintu nyine kubyakira byantwaye amasaha ahubwo hari ikibazo twaza twibaza mu kanya gato ikintu ku munyarwanda wese ari bwibazeho hari uwikundiraga kamamba hari uwikundiraga kiwe ngo ndumva yabigikomeje hari uwikundiraga kamamba hari uwikundiraga kanobilisi cyase karabyanze zose zahagaritswe ariko nubwo zahagaritswe buriya ikintu leta yasizeho nta wagihindura ikintu leta yasize nta wagihindura ubwo burarirwa noneho n'inzoga za burarirwa nazo zirahenze sinzi ko ari umuturage kugira ngo azajya kujya kuyigonda biba bigoranye ubu bumva nyine abantu bankwaga ibyuma ubwo bihangane nyine babireke barajya banywa byeri twinywera icyo gikoma ntazi ubwo twabigenza dute abanyarwanda bagiye kujya mu gikoma bumva nyine abatagishoboye n'imitobe nayo kubona ni ikibazo kuko ibitoki rwose nabyo ni hatari barakabwa baragaciye arakagage n'umuntu w'umuturage yikundiraga akagage ka buri mu gitondo none ko nako baragaciye mu gitondo nagakoma ni ukunywa igikoma nyine tugasangira n'abagore maze iminsi mbibabwira mukajya jye natangiye kare ubwo nyine ntakuri twagenda ubwo kuri icyo gitekerezo ubwo ni ukubireka nose twabigira utubwiye ko uri umucuruzi wari wararanguye hari uburyo bababwiye musubizwamo amafaranga yanyu mu gihe cyose izo nzoga muri buze kuba muzisubijeho mwaziranguye amafaranga bari buze kuyabasubiza kashi
gusa uko biri kose ndavuga uko biri kose iyo uwaranguye uba wararanguye bakaba baranagusoreye fagitire urumva nawe abavuga uti ngize amahirwe haza n'abandi bikamvaho nanjye nkabihagarika urumva ntabwo yayagusubiza kuko aba yarasohoye fagitire kandi iyo fagitire nayo aba yarasohoye iba yarabaze ntabwo yagusubiza kuko wararanguye ntabwo yagusubiza rwose mwese kuraba umusubije biragenda gute se wowe uraba umusubije wewe uremera uhombe aho ntimugiye kuzishyira mu gikari kubera ko muzi ko n'amafaranga murasubizwa ni ugushyira mu gikari kuko ntabwo rwose ni ukureba umuntu ahantu abishyira kuko ntabwo yazibasubiza cyangwa se bakanabimena noze ko basangaga ibigage n'inzoga bakabimena nabyo bazabimena hatanzwe iminsi 3 kugira ngo gahunda bigomba gukusanywa bigasubizwa ku ruganda izi nganda ibi bintu murabitanga ziratanga raporo nyuma y'iminsi 3 ibi bintu murabitanga kubitanga tugomba kubitanga none se ikintu leta yasize wakivuguruza urabitanga se udasubijwa yawe udasubijwa yawe se urumva rero sibyo kuri nsanganyamatsiko urumva ni umuntu wese yagitekerezaho ubu se wasubiza ku ruganda bakabigusubiza nk'ubu nanjye nkora hano kwa Karangase ubu se nasubiza ku ruganda rwa hehe urabijyana kuri depo aho waranguye bansubiza amafaranga none nyine ahubwo ndabihambira urakoze cyane nitanga sawa uri kumva uburyo nitanga ntabwo aramenya amakuru nibwo ariko gukusanya ariko uyu mwanya muha abaturage bamenye uburyo basubiza ibi biyoga basubizwa amafaranga inzoga witugita ibiyoga n'inzoga byamaze kujya mu katereka atasiyo batakuniga baramutse neza witwa nduherereye hehe i Rwanda nitwa Ezekiel mu mudugudu wa Rwagatera yego Ezekiel ariko ngewe kuri iki kibazo harimo umucuruzi wenda warahanze nk'amakarito 20 wenda yavuga wenda ashaka kuba yacuruzaga nko mu kwezi sibyo yego ubwo ngubwo kandi batanze singira ngo ejo kiraba byarangira ni iminsi 3 hereye umunsi ubwo urumva ku wa gatatu ku wa kane byakunda aho bazazisanga ni ukugira ute ni ukuzitwara bakazisubiza mu ruganda iyi minsi 3 niyo yo kubisubizayo nyuma y'iminsi 3 ahubwo bazabisangana bazamuhana ni ukumuhana nubwo se ubwo uri kumva kweri koko atari ikibazo ubwo ngubwo ikibazo kiye wenda ari gushaka nk'ukwezi wenda izo nzoga bakazicuruza zigashira uragira ngo mubanze muzinkoya none se bashyire mu kwezi icyambere bazikuye ku isoko kuko ntabwo zuje ubuziranenge bashyire mu kwezi bwo gukomeza kuroga abanyarwanda se ahubwo byakagombye kwihuta iminsi 3 nayo ni myinshi nayo ni myinshi iminsi 3 koko mana yanjye abacuruzi urumva bagiye guhomba ariko ntago bahomba barabisubiza aho babikuye bo babasubiza amafaranga baranguje gusa ni ukujyana fagitire igaragaza yuko waranguye aho hantu ejo utazabizana agahita akubwira ati ntago nkuzi mu bandanguriye hari abantu bagenda bajya kurangura ntibatwara amafagitire ubwo ni ikibazo nacyo nk'abantu batasabye fagitire abo ngabo bararizika ko kuzigumana umugabo bita Nuza bajyaga he bajyaga ngo bavanga umwanya wanjye ubucuti wanjye rwose bamubwiye guteka icyayi ngo afata amajyani n'amata byose avangira hamwe abigejeje muri saro wabihereje ba nyir'ubwite barabyanga babyanze ngo ari gasova biraryoshye ati biryoshye kurusha uko wacu batekaga wariherera aririra rero nabyo abantu bari bwiherere binywere ndakubibona araza kuzamo bajyaga reka twitaba abantu tubaho umwanya kabisa waramutse neza nawe Allo Voice FM komera cyane ni amahoro rwose Patrick nkiri ndakumva neza cyane nanjye ndi kukumva pepepe nsuhuriza kama na Kudus yego twakwikirije ni kima cy'ishoka rero yego cy'ishoka hano hari umuntu wese urwara arambwira ati none w'ikintu cyitwa mibe kiranyita kiramwica ati ikintu cya mibe n'ikiyoka cy'ingugurnyi ati kiranyishe karabaye bw'inzoga z'ibyuma bazikuyeho ubwo rero ngira ngo mvugeho iki gitekerezo kuri izo nzoga
byanga byakunda abacuruzi ndi kubona batari buze kuzisubiza aho bagiye bazikura. Kubera iki? Impamvu igaragara ko batari buzisubize ngo bazikura zakire. Hari umucuruzi umaze kuvuga yuko iyo bagiye kuzirangura hari igihe bahabwa fagitire. Era fagitire hari umusoro yinjije kandi wa musoro ntabwo urenda kugaruka ku mucuruzi. Urabizi neza ko ari ijambo abacuruzi bajya bavuga ngo ikivuye mu iduka ntikigaruka. Aka kanya rero abacuruzi bahuye n'ibihombo bikomeye cyane, bihangane, ariko nyine niko bigenda. Itegeko ry'igihugu iyo ryaje niko riba rimeze. Ikindi kintu navumbuye cyabashije kuba cyakwica abantu kuri ziriya nzoga, ziriya forute ziba ziri kuri ririya cupa. Forute 42 zihwanye n'amacupa 8 ya bikeri. Agasakwa umubare 2. nawo wari keri. Vuga ngo urabona amacupa 8 ya byeri ahwanye na forute 40. None icupa rimwe rya mpambo rifite volute 42 na kintu kiri mu bintu byagiraga konsequence cyane ku buryo abantu babashaga gupfa cyane. Umunyamibare nka Patrick wari urumva oya mibare ikoze neza cyane. None ugasanga umuntu afashe urugero nka mambo 3. Mambo 3 zifite volute 120 n'esheshatu, sibyo? Nta mpamvu rero abantu batapfa n'izo metanol zirimo, ni ngombwa ko bashobora gupfa, ariko nazo za volute ni ndende. Izo nzoga njye ku bwanjye bagakwiye kuzica kuko zifite ibintu by'imbaraga ziremereye. Ibyo turabyemera. None twe tuba tugaruka ku bantu babiranguye bagomba kubisubiza bagasubizwa amafaranga yabo. Iyi gahunda urabona iri guze koroha. Amafaranga yabo ntagaruta ubuzima. Yego umva Kerema icyo mvugaho ntaga aya mafaranga babacuruzi bemera ntago bari buyasubize ababaranguriye, ntago byakunda. Ni igihombo rero. N'igihombo ahubwo nanone bagiye kujya bazinywa bwihishwa. Ahubwo rero abantu bakunda igikoma baze twibanire n'igikoma, wenda bajye bakinywa imbubute ntari ndazi ariko bapfa kukinywa. Babyita kukinywa imbubute. Ariya tukiri ku masikuru twabyitaga kukinywa imbubute kuko nta karindazi twabaga dufite. Uzi ko imbubute ari ukwambara ikanzu nta kandi kantu k'urubindo washyizemo imbere. Abatambutse ku ishuri bose barabizi kunywa igikoma kitagira ikintu bafatishije bakinywa imbubute rwose baza kudusa. Urakoze cyane, reka twakire n'abandi. Ndabashimiye. Umuvandimwe imbubute ni ikanzu itarimo akantu imbere. Nari ndimo nshaka uburyo bwo ko tuvugana n'abantu bo muri Rwanda FDA, ariko kugeza isaha message ndimo kubona bari kumbwira ngo kanaka ntago ari kuboneka. Bishobotse masaha ari imbere dushobora kuza kubavugisha cyangwa se ku munsi w'ejo. Waramutse neza nawe? Waramutse? Turakumva. Ntabwo ari mu kutwumva kabisa. Bitangiye kugenda bicikagurika. Clement wari urimo kuvuga ibigendanye n'uburyo ubona icyerekezo cya bino bintu. Icyo navugaga ni ukuvuga ngo leta irashaka uretse no kugabanya, irashaka kumanura cyane ikigero cyitwa ikintu cyitwa rukoro mu gihugu kikaba nabwo byaje ntacyo byaba bitwaye. Byaba ari byiza. Allo. Aramutse. Wakiriye ute kuba ibi byuma byatawe mu bishanga? Yende bikibazo ibyuma polisi bikoze. Yabimena polisi. Ntago ari ukubimena, bira ntago bimenwa, bisubizwa ku ruganda. Ku ruganda. Turakugiye kuri radio. Urakoze cyane. Sebera ku ruganda barabishyira. Ariko nukomeza kubibika mu rugo nubisubize ku ruganda kuwa 5 bizamenwa. Uruganda bazajya gusangana babimene rumara kwitandukanya n'abacuruzi. Uruganda rumara kwitandukanya n'abacuruzi ka raporo rugatanze. Bana we. Allo. Allo? Bya bindi bavuga ngo umwana utabwirwe ikinyoni itaribwa. Niko bavuga? Kudusi wowe umujyo wo gukuraho cyangwa se wo guhagarika izi nzoga mu Rwanda, ukibonera atangazo ukisoma rwose ukabyumva, niki cyese kikuza mu mutwe? Cyambere nuko gahunda yatumwe resi nahise mbona ko noneho bugiye kugira imbaraga. Kuko bavuga ngo tumwe resi umuntu akena kubita kiriya gifite volute 42 nkuko muvandimwe amaze kubivuga, akarinywa ari rimwe ariko rikangiza byinshi.
amakimbirane mu muryango, kutumvikana hagati y'abashakanye, kuba nyweye volte 42 urabyumva ni nk'uducupa nkatunga tunywerese iyo gahunda rwose kubahirizwa byari bikubiye gake. Iyi gahunda rero tunywerese igiye kubahirizwa cyane. Ikindi nuko hari amafaranga menshi abantu batakazaga rwose muri tutuyoga, yaba urubyiruko yaba bakuru, ayo mafaranga arajya mu bindi. Buriya nk'amafaranga yatangwa ku nzoga y'1500 nujya kuyagura agafu k'igikoma, ibihe turimo mufunge mukanda, abaturage banje mufunga mukanda. Uri kuvuga igikoma nkashaka ahantu iyo fu muzayikura nkahabura amasaka iki bigori ari ibigori nabumvise ndavuga reka mbumve hari ibigori ariko biri kose nikeza ko amafaranga uze kari agacupa ugiye kuyashakamo ifu y'igikoma wabona ikiro wenda ukakinywa n'abana bakanywaho. Ariko ku bijyanye n'iterambere wahoze urimo kuvuga ngo abantu ngo byatumaga abantu bahugira mu businzi ntibatera imbere, ariko abantu batera imbere bakoze business. Ntabwo kuvuga ngo twahinze amasaka twenze ibitoki tubiri iwacu mu rugo ngo amafaranga bitajyanywe ku isoko ngo bibyazwe umusaruro abantu bazamuke bubake bakora ibintu biremeye. Ntabwo ikora unuvuga ngo business zakuwe harega, hari business zigiye guhita zivaho, hari amafaranga agomba yinjiraga muri Rwanda Revenue, hari some runaka igiye kuvaho itazagaragara kuko aba bacuruzi bizi nzoga basoraga, ariko izi nzoga inganda nazo zasoraga. Izi nzoga zahagaritswe ntibivuze ko zose zakuwe ku isoko. Ushobora kuba wacuruzaga zimwe muri izi nzoga twavuze hano, ukaba ushobora guhita uhindura umuvuno ugacuruza inzoga ziri kuboneka. Reka twere kwibanda ku nzoga gusa, kuko uko byamera kose leta ihagaze yari hejuru ireba hasi, ibona ibyo twebwe tutabona tureba hejuru. Ni ukuri cyoze nanjye ndakira ni mubyeyi uri kureba abana be bari gukura. Njyewe ntabwo ndi umupfumu cyangwa se ngo mbe nderekwa, ariko hari ibintu bibindi gutekereza. Icya mbere, twabonye inkundura y'amabwiriza ahagarika ibinyobwa gakondo. Turisaza turavuga abanyarwanda barisararanga biratuza, ntabwo ari ukwisaza, bagaragazaga ibitekerezo byabo, ariko babigaragazaga se batisaza. Ntabwo ari ukwisaza, barisararanze no kugaragaza ibitekerezo barabigaragaje. Turabibona, ntabwo twabonye ikintu kinini bikozweho, ariko byarahosheje. Abanyarwanda barabyakiriye rwose. Ego bamaze kubyakira rero baruhuke ntacyo, ubwo urwego rutabonetse mfite icyatanu cyanjye ndinywera mambo ndinywera ingwe mpinduka ingwe mbigisimba mu bindi ibintu tudashyigikiye. Leta irongera reba, ntabwo ntekereza ko ibikoze mu buryo buri sezoniyera cyangwa etape par etape, ahubwo ni umushinga mugari igihugu gifite. Yes, nibyo noze ndi kuvuga, ariko ntabwo ibyo ndivuga bihura n'ibyawe. Ntacyo ngombwa yuko bihura. Ntabwo mbona ko leta ifite umushinga wo kubuza abantu kunywa inzoga. Oya, ahubwo ni umushinga mugari igihugu gifite wo gukora ibintu, wo kurema uruganda cyangwa inganda za nyakuri noneho zigiye kwenga ibinyobwa umunyarwanda azanywa. Turi kuva mu kinyama tujya mu kuri. Yego, ni ukuvuga ngo ibitoki birahari, amasaka arahari, ibigori birahari, twamaze kubona ko bihari birimo gupfusa. Ubu noneho nimba ari ingufu gin, niba ari Lucky Gin, niba ari NBG biyemeje gukora rikeri, barazikora international, turaba dufite rikeri iri ikozwe bya nyabyo mu mwimerere wa product dufite zihagije. Kubyumva ndashobora kuba yagira ingaruka, ishobora no kuzaza ihagaze icyatanu nk'uko iyi ngiyi yari imeze. Ariko kugira ngo dukoreshwe mu bitoki byinshi, kugira ngo duce akavuyo kari muri ibi bintu, reka tubanze tubakure kuri ethanol na methanol, tubanze duhagarike ibicuruzwa byabo. Nibarangiza bo bishakemo ibisubizo ngo twiteranye turebye dukora uruganda rumwe rukora kinyamwuga, rukora ibintu biri kuri standard byuje ubuziranenge. Impamvu mbivuga ni ngiyi, izi nzoga twazikoraga zikanywebwa hano mu Rwanda, sibyo? Ntabwo zarengaga umupaka. Kandi twarenga tukabona iz'abandi zo ziri kurenga umupaka zikaza. None waba uri muri iyi business ucururiza bene igihugu gusa,
birashoboka rero ko tugiye gusigarana inganda 2 cyangwa 3 ziteranyije muri izi ngizi 8 zikora product zishobora kuba zakwambuka igihugu umunyarwanda akanywa ariko tukanacuruza ni Bugande umunyarwanda akanywa tugacuruza ni Tanzania zigiye kujya ku isoko mpuzamahanga. Ibyo no kugira ngo leta ibigereho ntago ari igitekerezo leta ivuga ngo reka tubikure muri mwe uko mwari musanzwe mukora. Aha ngaha twabonye ko habamo manyanga abantu no kugira ngo bakure mu manyanga ubanza ubakubita akanyafu nabona toni 300 za rikeri zimugarukiye uyu nguyu uzicuruza tuvuga ati nkimbyumva ndo gusinzira byananiye ngira uruganda we nabona imodoka ziri gutunda zimena ntagasinzira avuga ati oya nizongera kumugarukira bazazifungura bazivugurure baziye kuri standard ntago bazabimena yego abazazivugurura bazazenga bundi bushya bakurikije kitwa metanol erega kugikuramo biroroshye kira kinyabutabire ntago ari kibazo kuko nubundi cyari kirimo nubundi FDR biziko kirimo bavuga ko ari uburozi n'uburozi ariko busanzwe bukoresha kwa muganga uretse niyo hatari ibintu byose aya marikeri y'amatanzania ntibirimo byose ntibirimo birimo ugenda ufata icupa rya kiwingu urasanga birimo none se ubwo haba hakemewe iki niba birimo naho bivuze ngo izo mu Rwanda zahagaritswe kiwingu kaba harimo ibyo bishobora kuba byatuma umuntu ahuma cyangwa se apfa ko ari n'abapfuye hari icyo bita standardization urugero rw'igipimo sibyo itagira izo ngaruka nimba muri kiwingu irimo kiwingu ikaba yambuka umupaka ikaza hano wabishyira muri mambo jini ntirenge ku mupaka urumva nta kibazo wumvamo niba turi mu kuyibona muri kureba ku ngaruka cyane ngende kureba ku ngaruka cyane bigira ku muntu mu last consumer wa muntu wakoresheje iyo product nakubwiye ngo tubyakire nk'uko n'ikigage twabyakiriye. None se Patrick urimo uranareba ugasanga n'uru rwagwa bavuze ngo tubari tw'urwagwa no ikigage no habaye politike yo kugira ngo hashingwe inganda nazo ziri kuri standard zahereza abanyarwanda urwagwa mu myaka 2 cyangwa 3 mu myaka 2 cyangwa 3 tuzabona urwagwa nyarwagwa kubera impamvu tuzarubona ni yihe ibitoki birahari ntaho byenda kujya rega tuvuga ngo kuri standard nibitwa dusanzwe dufite mu minsi yashize mbere ko tujya muri ibitekerezo twari tuzi ko biri kuri standard yego rega abaha amavugurura niba turi mu gihugu kigiye ari kubaho kuvugurura tugiye guhuza twemere twakira amavugurura tugiye guhuza n'isoko mpuzamahanga sibyo tugiye guhuza ibintu byacu n'isoko mpuzamahanga biradusaba iki birumvikana nibyo rwose nakurikiye ikiganiro cya ministre w'ubuzima na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku mugora ku gitangazamakuru kimwe RBA bari mu kiganiro kuri RBA yego ibi bintu Patrick ari kuvuga ntabyo bavuze ahubwo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yavugaga ati ahubwo ubundi ibyo bintu by'amarikeri bundi biragaruka gukora iki bicitse mu abanyarwanda babaye iki babiki biramutse bidahari bikagenda burundu ibyo byo kuva amavugurura ntabyo bavuze ahubwo bifuza ko byagenda burundu oya ntago bishoboka hanyuma ministre w'ubuzima akagaragaza ukuntu bitera ubuzima bitera ibibazo abaturage ubutegetsi ati ahubwo birangire bihagarare burundu Clement iyo umuntu agiye kurwana n'undi ashoza ugiye gushoza intambara ashaka impamvu uragira ngo bakubwire ngo impamvu ni yihe ubuziranenge buke nicyo bambwiye iyo ministeri buretse gato iyo ministeri y'ubuzima iruta izo nganda mu myaka yego none se iki cyabaye kugira ngo urwo ruganda ruvukire muri ministeri anda yayo kandi ikora ibintu bibi rumara imyaka 10 rukora ibyo bintu ntari yagisiyo ubundi hari icyo tuba tugomba kugira kumva ijwi ryawe riri indani muri wowe uruganda ruravutse ruvukiye muri ministeri ahantu hakontorwa na ministeri ishinzwe ubuzima urukoze produit ya mbere ebyiri umwaka 5 imyaka 10 warangiza ukavuga ngo ibintu bicike umaze imyaka 6 uri minister w'ubuzima ibyo bintu iyo case urayibona kuki umunsi ari byo bigaragaye sibyo none wagira ngo Minicom ari izuvuga ngo tugiye ngo kwagura amasoko umuturage yakubwira ati mushaka ibindi muyaguramo twebwe twinywere ariko ubu kugira ngo umuturage abyumve dushyigikire leta mwiterambere turi mu kujyamo ese ntabwo byaba byiza tubonye
tubonye dufite inganda dufite Bralirwa na Skol, ibaze dufite izindi ebyiri nazo zikora rikeri ziri kuri no standard, tukagira n'izindi ebyiri zikora urwagwa ziri kuri standard, ikibazo dufite mu Rwanda cyaba ari byiza. Ariko rero ngiye rwose ndikumva byumvikana cyane ahubwo tugomba kujya mu ngamba. Yes, reka dusoze impungenge ya Clement abantu rwose baranguye basubizwa amafaranga yabo, ziriya mpungenge zose kuko impamvu njye nabitinzeho, niba dusubizwa amafaranga barajya kuzihisha mu rugo, ntabwo zemera guhura, niba zihisha mu rugo rero batangire kuzicuruza mu buryo bw'amagendu, usanga noneho abantu bagiye gupfa kurushaho. Ari no mpamvu ngiye nasoza ikiganiro nsaba umucuruzi uyifite urimo kutwumva, nyamuneka munyarwanda mugenzi wanjye, umuvandimwe duhuje ukwizera. ariko Patrick umuntu warangurije 200,000 arazisubiza batari bimusubiza, uretse nkwereke iyo byageze barabimusubiza ko ntabyo mbona. Birashoboka ariko ntibyoroshye n'ibihe turimo. Iyo byageze ku kintu cy'ubuzima, icyo twifuza ni icyo ariko se ayushaka ko umucuruzi waranguje 200,000 arangura ayo marikeri ari buze kuyafata akayasubiza azi neza ko uruganda nirwo ruyatanga gatoya mwabagabo. Iyo byageze ku buzima, iyo haje mu buzima nta giciro cy'ubuzima kibaho. Ibyo 200,000 ntabwo byagura n'ubuzima bw'uruhinja. Niyo mpamvu rero ntabwo ayo mafaranga uzayarekara muri batanayaguha ubyakire. Byageze ibintu bijyanye n'aya mafaranga, nyuma y'uyu mwanzuro hazakurikiraho imanza ndende baregana, abatazayabona hari abaririnda imanza, ariko ntabwo bikwiye pe, niba ari no kutikeza kubikora. Umuntu yatanga amafaranga agaherayo, Patrick arambwira ngo amafaranga azaza, none se atanga amafaranga ajya kwiroga abantu, yaguze uburozi none ako ntiyarabizi, ahabimenyeye rero ajya guteza ingaru mu burozi. Agenda kumenyesha ko umuntu wemeye ko biriya binyabutabire byinjira bigakorwamo reboro, ahubwo azi neza ko ari uburozi. Aba bantu bemeye ko byinjira mu gihugu. Mpinduye n'igitekerezo, ubu igitekerezo cyane kirahindutse, bayabimye ndagarutse amafaranga ko bacuruje uburozi. Rero niba yabimye turizika ko bari buze kuza kubihisha ahantu bajya bicuza mu buryo bw'amageni, tuzabafata niba bicuruza bigashira, niba zabona handi barangura ibindi. Wewe waranguye uburozi rero ngo ushanga bakugaruza. Buretse Patrick, ubwo burozi bwinjijwe nande mu gihugu? Aha, hari abantu b'ingenzi bakagombye kuzira ibi bintu. Nibyo ndi kukubwira, niyo natangiye ko cyagiye kare. Abandi b'ingenzi nyine banza wumve, abantu muri FDA banza wumve nkubwira akantu. Ntabwo ikibazo gifitwe n'uruganda. Uruganda niba rwaraporopoje ko ruzajya rwenga rugashyiramo biriya ibinyabutabire bikinjira FDA yibizi, uri kubyumva? Ntabwo bishoboka. Baramutse aribwo babimenye, iyi myaka yose ishize nta kazi baba barahembwa y'ubusa. Kubera ko reka winyirukansa noneho biranahindutse. Baba baramaze imyaka 10 abanyarwanda bari kunywa ibinyabutabire byica ubuzima bwabo, nyamara ari byo bashinzwe babizi. Abagize ubuzima batabizi bagize ubwo buranga, abagize ubuzima bubitewe na biriya binyabutabire byinshi bigakoreshwa mu nganda FDA hari abantu bakagira ubwanwa ibintu biri mu burozi, FDA bireba, Minisante bireba, bihakamara imyaka 10 ibyo bintu babigotomera, bazi neza ko ibyo binyabutabire by'ingaruka ku mubiri w'umuntu. Uyu munsi bakabivuga, ba nyiri inganda bagahomba, kandi byarakozwe babizi. Minisitiri Sabe ntabwo yakwiye kuza avuga ngo ibintu byisha abanyarwanda, suko yakagombye kubivuga, kandi ari ushinzwe ubuzima bw'abanyarwanda. Yakagombye ayobe ko ibyo binyabutabire byangiza ubuzima bw'abantu. None se babikoreshaga ntiyarazi ko bikoreshwa mu nganda, haciye imyaka 10 bikoreshwa. Minisante yakoraga iki kugira ubwanyarwanda barinde bashira banywa uburozi buri munsi? Minisante birebizi ko ibyo binyabutabire byangiza ubuzima bw'abantu. Aheza ngo wazahomba nyiri uruganda. Minisante nayo ikwiye kubazwa akantu bakajya inteko ishinga amategeko abatumiza. Ntabwo ari Minisante yonyine. Hanyuma mu gihe twasanga batari babizi, ntabwo bishoboka gute batazi iki batazi ko ibyo nyabutabire byangiza mu kugenzura. Ngira ngo nkindi yabitanzemo urugero, baramanza bakabwira inganda nyine ko bazajya kugenzura, hanyuma bagenzura ubuziranenge bw'icyo kinyobwa bagasanga ibyo binyabutabire byangiza ubuzima by'uburozi nta birimo. Hanyuma iyo ubonye raporo bamara kugenda, ari nayo mpamvu banyiri inganda nyine aribo bari kugenderamo cyane, bamara kugenda banyiri inganda bakakora iki? Bagashyiramo bya binyabutabire. Kudusi ku icupa ry'aya marikeri inyuma ibigize ziriya nzoga irimo imbere nabyo byanditseho. Minisante ntiyavuga ko itabizi, yari isanzwe izi ko biriya binyabutabire bikoreshwa. Byanditseho ko ifite volte 42. Mwivuga ko ari Minisante
Minicom yubatse uruganda rwubatswe ku burenganzira bwa Minicom. Urwego inzego z'igihugu Minaloc niyo yatanze uburenganzira bw'uko aho hantu hubakwa mu cyanya n'icyanya cy'inganda hubakwa uruganda rurasizwa rurubaka birarangira ntago byabakorwaga nijoro. Ubwo guhera mu kubaka uruganda rwararangiye barasakara basiga amarangi barapavoma ibikoresho Minicom basaba lisansi zo kuzana imashini n'ikizi bituruka hanze barabyaprove muri Rema batanga approve y'uko urwo ruganda rufite ubushobozi bwo kubungabunga ibidukikije bigendanye na product ruzakora baraprove n'ibindi byose bagenda baprove izo nzego kukizigaruka uyu munsi ariko kuri ibyo bya metanol na etanol nta approve ihari. Bakubwiye ko zitumizwa hehe hanze sibyo hanze isoko mpuzamahanga rero ntago ugera ubwe ngo mwampaye ngo mbizane mu gafuka k'inyuma. Iyo utumije Rwanda Revenue rayisorera ibyo utumije nta kintu na kimwe kinjira mu gihugu kitazwi. Banakubaza ibyo bintu ugiye gutumiza uzabikoresha iki, impamvu yabyo ibizwe, impamvu yabyo ni iyihe, tuzayikoresha mu ruganda. Aba bantu bari kugaruka banga inganda zirimo amarozi, aya marozi yazonze abanyarwanda bari bahari babizi. Reka dusoze ariko mbibirira banga rimwe mu minsi yashize. Ntekereza ko nabyo byanaturutse hari uruganda rumwe hagati ya Ingufu Gin na NBG zagiranye amakimbirane rumwe rutumiza methanol nibi ibikoresho urundi rufata yakamye bizanye ntago ari akagunguru kamwe bazana urundi rumwe rugenzi rwarwo rwohereza abantu bikozwe n'inzego za leta hari buvuga urwego rwari rwo barebaho yakamyiri barahindura bacengingamo ibindi bavangamo ibindi bintu kubyumva kugira ngo abantu bapfa ari benshi uruganda barufunge ngo rukora ibintu bibi urundi rusigarana isoko. Urumva ahantu twari tugeze kudusuri kwenga gin nanjye ndi kwenga gin iyawe reka nyuroge ibagufungire nsigarana isoko. Urumva ariko kugira ngo bagufungire birasaba ko hari umubare w'abantu bapfuye. Uri kumva ahantu twari tugeze babifunge nibamara kubifunga rero ahubwo badusabe kubaka inganda ebyiri nziza zikomeye ziryoshye bikoreho niba ari uko reka dusoze mwakoze abantu bemeye ko birabiproduit byinjira abantu bakabinywa nabo bazabazwa impamvu barebeye. Ndasoje nitwa Paul Clement. Dusubirwe neza n'abari badukurikiye tubifurize kugira umunsi mwiza. Ikiganiro no muzi ukuri kuva kwa mbere kugera kwa gatanu ubwo ku munsi w'ejo saa moya za mu gitondo. Ntuzacikwe tuzaganira nanone ariko iyi ngingo abantu bakomeje kwiganiraho bakomeze banayiganireho mu kazi turaza kubikurikirana. Yego hanyuma baba baranguye rwose icyo twe twifuza nuko ibiyoga biri kwangiza ubuzima bw'abantu bisubizwa mu nganda hanyuma bikava mu baturage bive mu bantu abantu bakomeza ubuzima nk'ibisanzwe. Asante sana rero muze kugira umunsi w'amahirwe. Voice FM